nishyura urugo nk'umuntu utagira umuntu wo kunsova habe na gake kandi twako nashaka wamubaza tutsi wagiye gushakisha utuntu ku ruhande tukabona ukuntu tubaho sabe urabona y'abantu bakibana hari ukuntu baba bafite urukundo muri bo rugize no kuba namubwira ngo ujye gushaka akazi sabe nge umutima uziko ntago yigira ngo nambamo ahubwo yarankurikiraga akaza kansanga mu kazi aho ndimo gukorera kirirwa nyicaye iruhande nanjye nkabibona gutyo sinjya n'igitekerezo cyo kubona urumva ariko muri icyo gihe nyine no kubona namubwira ngo kutajya gukora ndabonaga nyine bimbuye cyane cyane n'akazi none yari yakavuyemo Yesu sinyabonaga naho ndi bumwerekeza ahubwo ajya no gukorera none nagiye soko yambeshyaga yaje kumbwira ukuntu babantu nyine bamutekereje ukuntu bamwambuye izo bityo cyambwiyemo bamwambuye yambwiye ko wamuhungu bafatanyaga yashaka karongora mushiki we abonye tarongoye mushiki we bamuheza buri kimwe cyose n'amafaranga bayamuheza yari yaramugujije hambwa ati ngiye kubera kugukunda kandi yarashaka ko ndongora mushiki we byatumye ibintu byose bamati urabona n'amafaranga uburyo namuhayemo nta nyandiko nyuma yamuhaye nk'inshuti namufashishije nk'inshuti ntabwo nzi ko bamwimutira kizo utabajije umuntu urumva yarangije kumbwira inkuru y'uwo muntu cyane anyereka n'ukuntu ari umwanzi cyane anyereka n'ukuntu ari mubi cyane kandi ananyereka yuko icyo kibazo cyaturutse kuri nge yakunze atarongoye mushiki we kumva se wewe nari kujya kubaza iki musaza w'umuntu urumva se nge nari kumva bari bumubwire iki kandi barambwiye ko ikibazo ari nge cyaturutseho ko ari nge wakunzwe akangwa mushiki w'uwo muntu akaba ari nayo mpamvu batwaye amafaranga bakanibyo by'imyenda byose bakabimuhezaheza kubera yuko atarongoye mushiki we wihangayika habonetse muganga gakondo utanga ubuvuzi bw'umwimerere kandi bushingiye ku bimera nahivurije umwijima mpivuriza n'iby'amabanga y'abashakanye bankoraho riraka nabahanga pe waba warabaswe n'ibibazo byo kwikinisha bigatuma amabanga y'abashakanye atabasha kugenda neza tambuka tugukiza umuze nawe ubashe kunoza amabanga y'abashakanye ubu mubona nahoranye ikibazo cyo kutabyara najya ntekereza ko narozwe nyuma naje guhura n'umuganga aramfasha ndakira ubu nanjye ndi umubyeyi nyuma yo kugira ikibazo cy'imisemburo mike bandangiye ivurira rigana baramfasha icyo kibazo kirakemuka nyuma naje kujyana n'umubyeyi wanjye afite ikibazo cya hypertension ubu ngubu n'umuzi kubivuza indwara nk'umwijima impyiko rubagemande amibe igifu kubyimba prostate umutwe imitsi ndetse n'izindi namwe nimutambuke kuko mwashyizwe igorora kuba ari imahanga namwe mwihangayika mwibaza uko imiti yacu iraza kubageraho kuko dukora na DHR kabagezaho imiti yacu kandi mu gihe gito cyane Umugwaneza Angelique umugwaneza Angelique bitangije none umugwaneza Angelique inkuru yawe ni inkuru yanjye nitwa Umugwaneza Angelique nkomoka mu karere ka Kamonyi mu murenge wa Musambira inkuru yanjye rero ni y'urukundo cyangwa se niyo gukundwa ni urukundo rw'ikinyoma nk'urwo Pastor Mutesi yatwigisha Pastor Mutesi yavuze ku rukundo guhura n'urukundo rw'ikinyoma ugakundana n'umuntu ugakundana n'ikinyoma ugashakana n'ikinyoma ukabana n'ikinyoma ukabyarana n'ikinyoma ariko uwo mubana mu buzima bwa buri munsi byose ari ikinyoma gusa byatangiye rero ubwo iby'abahungu n'abakobwa murabizi murahura mugakundana ukuntu rero byatangiye ngiye nari ndi kuva mu kazi ndabyibuka hari n'umugoroba Musambira i Muhanga ibyo byose byabereye muri Muhanga ukuvuga ngo Musambira nahavuye mfite imyaka 14 njya kuba muri Muhanga icyo gihe nabanaga na famiye ni muri umuna wa mama twabanaga rero naje kugera nko mu myaka 17 ndatekereza ko aribwo nize kujya kudoda icyo gihe nari umutayeri mu mujyi wa Muhanga menyana nawe nadoderaga mu mujyi wa Muhanga nadodaga ibintu bisanzwe ariko biza kurangira nkomeza kwiga ngera ku bintu by'abageni ngera mu madekorasiyo ngira ubwo ntungateriye mba umutayeri uzwi pe kuko nagiraga n'abakiriya benshi b'impande zose ariko igihe kimwe nza kujya mu rukundo nyine nk'uko rubaho mpura n'umuntu ariko kugira ngo duhure hari umukobwa w'inshuti yanjye twakundanaga mu buryo busanzwe ntabwo byari ibintu birebire ariko hari ukuntu w'inshuti n'umuntu mukundana mu buryo busanzwe twendaga no gutura hafi haba mu rugo ndetse no mu kazi twakoreraga hafi hamwe ahantu hegeranye mu mujyi wa Muhanga
noneho umukobwa turi gutaha ari nimugoroba kuko twakundaga gutahana urumva twari duturanye twakundana no gutahana uwo mukobwa yitwaga Clementine mu gutaha n'undi aza kumufata ngewe urumva nayo ifite atelier ariko yakoreraga hanze ahantu ku rubaraza barabizi ukuntu imashini ziba ziri ku mbaraza harimo abakorera mu nzu ni nk'uko byari bimeze hari muri 2005 2004 irangira 2005 ubwo nibwo twari turi gutaha tuza guhura n'umusore mu nzira turi kugenda barasuhuzanya kuko bari baziranye banaga no mu gipangu kimwe naye ndamusuhuza umuntu w'inshuti na mugenzi wanjye dutangira ubwo we ahita nyibwira ambwira amazina ye yombi iyo umuntu akwibwiye abagira ngo nawe umwibwire nanjye bitamwibwira dukomezanya tugenda tuganira twaragiye tugera ahantu biba ngombwa yuko bagiye no kunyuza mu rugo nyine kuko ninjye babanzaga kugera mu rugo bakarengaho baravuga bati twamunyujije tukamugeza mu rugo iwabo baranyujije tugerana mu rugo yemwe nanjye nkomanga kuri porotayi mpereza agasaka minani mfite abana nkomeza mbaherekeza ndigeze imbere ndanabasezera ngaruka mu rugo nyuma yaho rero we mu gutaha kwiwe yabanaga ngo na mujomba wiwe gusa uwo mujomba wiwe nari muzi gutya bisanzwe ariko mu minsi ko ari haba urumva muri urwo rugendo twakoze ntabwo twagiye kuvuga na details z'ubuzima n'ibikibaye nabyo twavuze ariko we ngagezeyo yaramubwiye ati nabonye umukobwa kandi umukobwa nabonye namukunze nashobora kuncika ndangije amuga ati umukobwa wabonye ni uwuhe ngo amusubiriramo nyine uko yambonye ndangije amubwira naho ntaha amurangira byose amubwira ko ari na Clementine waduhuje yumva ninjye iyo ngo ahita nyumva anyumvise ahita amubwira ati uriya mukobwa ntabwo yakwemera wikwiririza umutima wikwigora rwose byikuvuna ejo bitazana kurwaza cyangwa bikakutera ikindi kibazo uriya mukobwa ntabwo yagukunda n'abandi bose baragerageje ndavuga ati oya njye namukunze kandi ngombe murongore inzira bizacamo njye sinyizi gusa njye nzamuzacamo byose yego namuterura ariko ibyo byose yavugaga yari umurokore wo muri ADPR njyewe nasengeraga mu Giporoso yari umukristo wo mu Giporoso ubwo byagiye arabivuze nyine birangira noneho wa muhungu wa mujomba abwiye wa mukobwa yuko ngo yaranamubwiye aterega ati mucuti wawe mugenda nagukuyemo bigaragara yuko nimba wenda umukobwa yaramwiyumvagamo nimba umuhungu ari kuntu wenda biyumvaganamo ntabwo nzi uko byagenze ariko n'iryo jambo yamubwiye amubwiye ati umucuti wawe yagukuyemo ndangije amubwiye ati se gute amusubira muri ya story n'ukuntu byose byagenze abimubwiye umukobwa ahita amubwira ati reka runaka se katanamwemera ati n'abandi bamubwira yarabanze nkanswe we ntabwo yamwemera rwose turavuga ati aha twe yamaramaje ubwo byagira urumva ikiganiro bagiranye ariko nyuma urumva bikeye umukobwa ntabwo ari bwo babibwira ngo yibwe ku wundi munsi ubwo aho babimubwiriye nibwo yaje kubimbwira turi kugenda nyine tugenda mu kazi mu gitondo n'ubundi yanyuzeho iwacu turatambikana turajyana tujya mu kazi nibwo yaje kumbwira ati ariko ati wari uzi ko wa muhungu twari turi kumwe cya gihe yagukunze ndamubwira n'uyu muhungu mutaga nanabyitayeho ntanakibyibuka ati buka nyine wa muhungu twahuye ukuntu tukananyurana iwanyu byose amusubiramo ndamubwira ndamubwira ndebe mu cy'urukundo se ko ntabirimo nta bintu by'urukundo pe nta gahunda y'urukundo mfite ati umuhungu nyine ati yagukunze ati yanasaze ikizashoboka cyose azagikora ntayo nari mfite ntabwo nigeze mbyitaho rero ngo mbihe n'agaciro cyane ariko byakomeje bikomeza biza igihe kimwe nza kubona nyine ngo uwo aje ngo kumureba umukobwa amugeze aramubwira ati se wagina ukanyereka wa mukobwa twari turi kumwe ahantu akorera ngiye kwa mbona baraje bangezeho baza nyine mu buryo busanzwe baranganiriza ariko nkajya mu mutima kuri ka kantu wa mukobwa yambwiye ariko numva simbira yuko ndende kuko nta kintu umuhungu yari anakambwiye byaje kurangira rero umuhungu akomeje kujyaza akaba n'igihe arenga ku mukobwa ahubwo akaza kundeba kuko rero nibwo yuko hari n'igihe bigeze gukorera akantu katari keza muri atelier ahantu nakoreraga munzi wanjye barwanira sinzi umwe ngo yasigaranye imfunguzo z'undi undi aje kumubwira ngo arakora icyo aho ngaho ngo ubundi ngo iki kimwicaje aho basa nkaho bagiranye utuntu tw'utubifu nyine batangira no guserera ndababwira ni musohoke mugende kurwanira hanze mujye gutonganira hanze byaje gukomeza rero nyuma akagenda akamara igihe yari afite akazi nyine akaba mu kazi ke akazongera akagira gutya nkajya kora nkabona ngo waraje arinjiye ntabwo nigeze mbiga ikintu kirekire gusa muri bwa burukore bwe cyangwa se muri kwa gukizwa kwiwe uburyo wamubonaga ari umwana mwiza wabonaga ari umwana mwiza wabonaga ari umuntu utuje wabonaga ari umuntu uzi gusenga akanaza akanagusengera mbese ukabona ni umwana mwiza mu rundi ruhande biza kurangira rero kuko akomeje kugenda nyinjirira
ariko ikintu cya mbere njya nibuka muri 2005 2004 birimo bishyira 2005 ariko nka bibiri aho ngaho byari bigezemo urumva twamenyanye muri 2004 irangira no kugenda atanahaba mukongera kugaruka yagarutse nko muri za 2005 mu mezi ya mbere bikomezwa nguko nyine kuko twasezeranye 2005 nko mu kwezi kwa 10 umwaka urangira ubwo rero birangira ndibuka ko ikintu kimwe yankoreye urumva usibye kuza kansubiza akagenda nta kindi kintu twari twakavugana kijyanye n'urukundo gihe kimwe rero yaje guterura yaje kuza njye kubona mbona ngo na moto ngo tiraparika ayiva afite akavido kamata y'inshyushyu aba yinjiye mu nzu wanjye araza arambwira ati mvuye mu rugo wabo hari mu by'Imana urumva nari ndi Muhanga nawe ari muri Muhanga ariko avuka mu by'Imana araza arambwira ati mvuye mu rugo ati ngeze nsanga barimo barakama ati mitambwira mama ngo yamata yantekereye yashyinisha umuntu w'inshuti yanjye ati none nayo muzaniye amata sabe ntabwo nigeze ntekereza kwanga amata nawe yakiriye ndanayatwara ndanayanywa ibyo birarangira nyine mbibona nk'ibintu bisanzwe nubwo wa mukobwa rero ambwiye icyo kintu ariko kubera ko ndetse yakanabimbwiraho ntabwo nigeze mbihantuza ntabwo ni nabifashe nk'ibintu bibayeho birebire nyuma yaho rero nibwo yakomeje kujya aza noneho atangira kugenda ambwira urukundo atereta yego noneho mbona ko hajemo no gutereta n'iki ariko ubwana bwiza yagendaga nyereka bwa buri munsi nkabona ni umwana mwiza kuko hari ibindi bintu yankoreraga sabe icyo gihe nari umwana mutoya kandi nifite amafaranga ntabwo nabaga nshaka ngo wenda umuhungu ngo ari bumburire iki oya nta n'ikintu nabaga ndi bumusabe kuvuga wenda ngo yinjiranye ngo gifite ikintu iki nta n'ibyambagamo sinari nanabizi ntabwo navugaga mbyitayeho ubwo rero nyuma yo kumpa ayo mata sabe icyo nzi cyo umuhungu namwiyumvisemo ubyumve nawe wumva nyine cyane nyuma yo kunywa amata rwose niyumvishe nk'umuntu bitarabaho ku buryo utanaza ngo umbwire ngo hagarara ibigundire rero ubwo murakunda yego turakundanye ariko dukundana atari yanambwira wenda ngo arankunda ngo nk'umugore azashyira mu rugo cyangwa nk'iki biza kurangira ariko nabyo abimbwiye ambwira ati ngiye nshaka ko tubana mbwa ngo ashaka ko tubana avuganira rero njyewe ntabwo nifite gahunda yo gushaka vuba ntayimbamo ntanyeje ahita avuga ati none se ubona ubura iki ntabwo ufite ntabwo kwemera gusezerana irabinyemerera none se kuki wumva tutabana ndamuganira uko ibintu byo gushaka numvaga muri njyewe bitarimo kwihutirwa ntabwo ati hoya njyewe nta kibazo ibintu byose nta kibazo uzagira nzagufata neza mana nyagasani nta kibazo mbese atangira mbwira ubuzima ambwira uburyo cy'imitungo afite ambwira ko akorera mu isoko acuruzamo ibintu by'imyenda ariko ubwo yari afite n'akandi kazi nyine yakoraga muri leta nawe uremera yego ambwira yuko nyine ati dore ndacuruza mfite ibintu ibikorwa byanjye ntabwo byari byo sabe ntabwo wabirebaga se ni ukuvuga ngo hari abandi bahungu babanaga bakabana ahantu hitwa igahugu ndahazi yego aho hantu rero yabanaga n'abandi bahungu bo mu gace k'iwabo n'ubundi mu by'Imana uwo muhungu yambwiraga yuko kubera ko akazi ka leta akora atabasha kuza nyine kujya mu gucuruza ahubwo we n'uwo muhungu bafatanye turaza kumenya ko byarangiye yego ko we n'uwo muhungu bafatanyije nyine bagafatanya amafaranga bagatangana amafaranga yo kugira ngo bafatanye uwo muhungu akaba ari usigara acuruza ibintu bye nawe akaba yagiye nyine bombi bagacuruzanya bakabamenya ko bazagabana inyungu n'ibiki byose we yambwira ko uwo muhungu ariwe bafatanyije ntabwo yambwiye ko ari umukozi ahubwo yambwiye ko bafatanyije rero nanjye ubwanjye yazaga afite ikiruhuko yabaga ari muri ako kazi yabaga ariyo nyine yarakoraga yaracuruzaga ku buryo umusanga nyine ukagira ngo koko ibintu ni ibye ariko ntabwo ko ariko kuri urukundo rurakomeza ati nzagushyira mu rugo urukundo rurakomeza habaho ko nyine tugomba kubana ariko ndangije ndamugani rero mu bintu bijyanye no kubana kuko nabonaga no kubyihutisha cyane ndamuganira mu bintu bijyanye no kubana njye ntabwo nabana n'umuntu udafite inzu ntinya gukodesha sinshobora kuba mu bukode hanyije hambwa ati ibyo ni ibintu byoroshye ati inzu ngenda ayifite ariko sabe oya nagira ngo twajyanye n'iwabo kuko yarambwiye ati tujyane njye kukwereka ababyeyi ati nakubwiye mama ati namubwiye ko ufite umuntu turi inshuti ati tujyane mu rugo nagiyeyo baranyakira barananyishimira
tuvayo. Ubwo rero nyuma yaho nibwo nyine naje kumubwira ikibazo cy'uko ntashakana n'umuntu udafite inzu. Hambwa ati we nugira ikibazo ati inzu ndayifite. Ati inzu ndayifite ati gusa ntabwo yari yakorerwa amasuku ati hari ibintu birimo kubura ariko ni nkaho yuzuye. Yavuga ko iri mu Muhanga. Yambwira ko iri mu by'Imana. Sabe twaje gufata inzira dufata moto mujya kureba inzu. Yego ajya kunyereka inzu ariko inzu yambwira ko n'ubundi iri mu gace n'ubundi werekeza iwabo. Kuko gihe twagiye kuyireba ariko turi bugene n'iwabo. Ubwo twa dusubiye inshundura ya kabiri. Ubwo turagenda tugera ahantu hari ku muhanda bita kujya mu by'Imana nyine aragenda parika moto ajya kunyereka inzu ye rero. Aragiye anyereka inzu Sabe muri njyewe n'ubu yambisubiyemo yakeza ko icyo gihe nimba navuga ngo nari kese ngo nari umwana kese ngo nari umutwe ntabwo nari umuntu ushyitse niyita se ikindi kintu ntabwo mbizi ariko muri njyewe nari umwana cyane kuko ntabwo bikwiriye yuko umuntu agufata akagenda akaguhagarika hano inyuma y'iyi nzu akakubwira ati iyi niyo nzu yanjye ntiwinjiyemo ngo uyirebe. Yari iriho inzugi nta birahuri byari birimo yari imennyemo amabuye nta pavoma yari ifite igikoni nta nubwo yari inakorotiriye ariko yari iraho ku muhanda. Gusa muri njye mu buzima bwanjye nari mbayemo ntabwo nari nzi ko hariho umuntu ushobora kugenda ngo inzu atigeze yubaka. Ntabyo nari nzi ko bibaho pe. Ariko reka ntimwayitambagira. Ntabwo twayitambagira n'igihe tunayifungura ariko twanayinjiyemo. We yaragiye araparika arangije arambwira ati dore inzu nakubwiraga ni iyi ngiyi niyo nzu yanjye. Urabona yuko ikibazo gisigaye ni ibirahure na pavoma. Urabona ko niyi gikoni ntabwo gikinze. Ubwo hariho ku gikoni imiryango 3 douche toilette n'umuryango w'igikoni nyine aravuga turabona ko kidakinze ariko nahangaha kandi mfite amafaranga 300 kuri konti. Ubwo turi gupanga ubukwe ntabwo bizangora. Urumva niba afite amafaranga 300 kuri konti kandi reba 300 yo muri 2005 yari menshi. Urumva ko kugura ibirahure gupavoma gutunganya hano ni ibintu byoroshye cyane. Numva biroroshye. Mbere yari umukristo yarasengaga ntabwo sinari gutekereza nari icyo kintu ari kumbwira ariko mbeshya. Ikindi gihe ugenze mwayibonye nuko irakomeje. Tugeze iwabo twongeye turanazamutse. Sabe muri njyewe urumva nari mfite atelier mu mujyi wa Muhanga. Ikintu nagiye natekereje ngo hari ahantu ni ku muhanda. Mu by'Imana nta n'ibintu by'abageri kenshi bikunze ntabyo nahabonye nta n'ibyo nahabonaga nina nabajije nyine nawe nanamubajije ambwira ko nta n'ibihaba muri icyo gihe wenda byaba binahari cyane ariko muri icyo gihe nuko birangira ntekereje yuko atelier yanjye dukora ubukwe nkurikije ahantu nagirebaga inzu ku muhanda nabonaga hari ukuntu nzemeka nk'akandi kantu k'akazu kagaruka mu muhanda neza nkabona akagira atelier. Numvaga ngiye kuzimukira mu by'Imana akaba ariho nzajya nkorera. Ariko byose ntabwo byari ukuri cyari ikinyoma. Ntabwo ubukwe bwatashye ubwo harimo ibindi nyuma yaho yaje kumbwira yuko habayemo ibindi bintu uko bivuga. Yego. Nyuma yahaza kumbwira yuko afite inka y'inzungu ikamwe litiro 12 ariko afatanyije n'undi muntu. Iwabo ntasangaga inkimwe sinigeze Sabe mubaza ngiyo nkibahe iyo nkirihe bekada nje nibise nyine ko ibyo mbwiye ari ukuri kuyi ari singomwe munje kuyireba kubika ikamwe litiro 12 singomwe munje kureba uko barimo kuyikama ngo menye ko ikamwe 12 ntabwo ibyo bigeze mbikontorora. Noneho mu mujyi wa Muhanga nanjye ahantu nakoraga nagiraga abastageri nagiraga abanyeshuri nigisha nakoreraga wenda ibigo runaka bitandukanye nabaga nifite akazi kenshi Sabe iyo nabonaga uwo mwanya niye tukajya iwabo byabaga ari ibyo kubona umwanya wo kuzajya kumugenzura uyu musore abayeho gute undi iyo atari mu kazi wenda mu bindi buzima busanzwe biba bimeze gute none nakongeraho n'agakiza no kumubona ari umukristo wo muri ADP Sabe niba hari abantu nizeraga abarokore bo muri ADP numvaga rupe uwo muntu atambeshya mbese ntabwo tukingiye ngitekereza mu buzima habe na gato numva ko kinambwiye ari ukuri. Ubwo rero byaje gukomeza nyine umugani wawe igihe cy'ubukwe kiragera ngo mbyibuka yuko dupanga ikintu cyitwa urukiko. Twapanze urukiko mu gupanga urukiko urabizi abantu bemera mu bintu bazakora. Urukiko rwagomba kubera iwacu mu Sambiro. Mbere yuko rero urwo rukiko rujya kubaha kujya kumvikana n'ababyeyi bijyanye n'inkwano. Sabe mana yanjye yatari
mu buzima hari igihe wibazwa uvuga uti ko wenda wa munsi wo kubaho k'umuntu no kuremwa no gutwita hari umubyeyi aragendaga agatwita inda amezi 9 akabyara umwana akamushyira hari akavuga ati uyu mwana ni umunyamumaro cyangwa azangira umugisha cyangwa se azabaho gutya cyangwa se azana umubyeyi nk'abandi ariko cyangwa se nawe wakura mu bukumi bwawe ukaba wumva hari ibintu byiza uteganya hari ibintu byiza wumva ushaka mu buzima bizakubaho sabe bikarangira ubuzima bwawe bwose bugiye hasi bwononekaye iyo ndi kubyibuka ndavuga nti mu buzima bumvikana inkwano abana bavuga ko bazayizana ivuye mu by'Imana genda n'amakuru yayo babanda mu by'Imana ni ahantu biti muyunzwe kugira ngo iyo nkizaze igere imusambira urimo urahareba hano muri Kamonyi ni urugendo rurerure ariko ibyo nta muntu wigeze bitekerezaho kuko umenya uburenganzira bwabo bwo gukunyira iyo nka bayishoreye mu modoka cyangwa se cyane bazayitwara iminsi 2 mu nzira kandi uburenganzira bwabo nta muntu icyo kintu wigeze gitekereza nanjye sinigeze mbitekerezaho no rwose bimbere birebire nakuvuga ko bambwiye inka ikamwa ariko ntigeze mbona ubwo rero banaje kumvikana inkwano bavuga ko inka bazayizana icyo kirabaye bavuga ko inka bazayizana twagomba kujya mu rukiko ariko wa 4 bavuga ko inka bazayizana ariko wa 3 tukajya mu rukiko inka yarayihageze iwacu tuye mu mudugudu nta hantu iyo nka ari kujya ahubwo mama yari yabwiye umuvandimwe we ati iyo nkuzaza uyifate uyijyane mwe muyindagiriye umuntu azabe yigaho ahantu ho kuyishyira sabe urumva bwari gucira urukiko ruri bube njyewe nari ndi mu myiteguro yanjye muri gahunda zanjye ngiye numvikanyeho nawe nafite gahunda ze njyewe nari ndi mu myiteguro yanjye umva sinigeye nkurikirana ngo nkiza yatashye sinigeye menya ngo ingana n'itwa gusa nzi ko nyine mu gihe ngomba kwitwara ntabwo ndigeze ngiye mbi umwanya kwa 3 rero umunsi wo kwa 3 umubyeyi yazanye inkoni nyine ngo araza yica aho ngaho ategereza ko inkiri buze bakayitwara arahabaye we na mushiki wawe bagiye mu biganiro baraganiriye kera karabaye babona umuhungu arakomanze araza arababwira ati nanyuze ngo mubone inkiraje umuhungu yarakomanze arangije arababwira ati twagize ikibazo narinje kubareba twagize ikibazo baramubwira ati se ikibazo mwagize ni ikihe ati ikibazo twagize ati yanka twagomba kuza gukwa ati yavunitse ati ku buryo tutayishora ngo tuyigeze hano abandi barikanga bati yavunitse gusa yavumwe niki sinzi ibyo yabwiye byo kumukingo sinzi ibyo guhamiriza sinzi ibyo kujya kurisha ibintu nk'ibyo ababwira ko yavunitse kandi bayisize no mu mbago sabe icyo ni ikintu kitazigera kiva mu muryango inkwano ya mugwana yaravunitse bayishyira no mu mbago iryo ni ijambo nacyuri inshuro nyinshi nabwiwe inshuro nyinshi zibaho zishoboka arangije ababwira ngo none ababyeyi bari bambwiye nimuvuge mu kingo cy'inka amafaranga twazazana yo kuba mwagura ejo mwagura iyo nka umusaza nawe abitekerejeho ati hari ahantu mu baturanyi hari inka nziza y'ibihumbi 90 ati nta kintu itwaye pe ati ni ibihumbi 90 bayishakamo icyo gihe ari menshi nacyo yego ati noneho mwayazana tukayigura atangije avuga ati sawa nta kibazo yaragiye ajya iwabo urumva twari turi kumwe mu mujyi wa Muhanga n'ubwo iwabo hari mu by'Imana nubwo bagomba gusaba bagomba guturuka mu by'Imana nari ndi mu mujyi wa Muhanga nawe yabaga muri uwo mujyi wa Muhanga sabe ntabwo yigeze aza ngo amubwire ikibazo cyabaye we yarateze yigira mu rugo avuga y'ibyo ashaka ayamagarukana naceceka nanjye ndi mu myiteguro yanjye kubera ku kazi kanjye niberagamo nanjye singiye ndara no mu rugo uwo munsi wa 3 nagiye mu gitondo ku wa 4 ngeze mu rugo mama nigeze amubwira ngo byagenze uko reka ngo yarazi ko mbiziranyeho n'umuhungu ndetse nababaye mu mutima cyumva iby'inka zavunitse ntiyabimbwira araceceka byarangiye biteze byarangiye dutegereje ko umuhungu ari buze ambasa atangira no kwenda kudufata urukiko rwari rwavuzwe yego ntangira no kubyibaza ndambaye ntegereje umusore sindi kumubona ariko ngiye kurambona ngabo baranashe mukoza ninde baje ku munota wa nyuma twirukanka urukiko igihe cy'amasaha kiradufashe ibiti n'ibiki babyeyi baragenda baregerana bamaze kwegerana baravuga ati ibihumbi 90 nta byabonetse ariko dufite 50 barayabaha urumva tugiye gusezerana inka ntayihari hari amafaranga 50 ubwo nayo naje kubwirwa yuko 50 natari yuzuye kubera yuko yagiye kwandikisha urukiko
sinzi ariko amafaranga bamujajinze 2,000 bitari biri muri gahunda ari ibyo yari yatekereje ayashatse arayabura abarasimbutse abwira umuntu wo muri famiye ati wamurije 2 nawe yabibona ahubwo abibwira ngire ngo mama ko dukeneye ibyo 2,000 abibwira mama wawe yego umukwe oya ntago ari bimubwiye yabwiye undi muntu wo muri famiye ngo namuhereze 2,000 wa undi nawe kuko atarabifite arasimbuka ahubwo abibwira mama ati hari ikibazo cy'2,000 bakeneye mama nawe atuma umwana ati genda ukore kuri yandi nyine wazanire ubwo hagati aho ngaho byitwa 48 mama mugiye mu rukiko tuba tugiye mu rukiko turasinya sabe ibyo bintu byose nta na kimwe nzi ntazi bya senkani ntazi by'inka yavunitse umva narageze mu rugo ariko nigeze nanabaza ngo se ngo inkundi yaraje reka sabe ntabyo nigeze mbaza ubeshye ntabyo nigeze mbaza njye ndumva ko ibintu bimeze neza nta kintu na kimwe nigeze ntekereza kuri ibyo hakurikiye hiki hakurikiye ko twagiye mu rukiko turasezerana ariko mu gusezerana harimo abantu babaga bifashe nka gutya abandi bitangiriye itama n'inshuti zanjye z'imuhanga simenye ibiri kujya mbere ntabyo narinzi kumbe ngo babaga barimo kwibaza mu mutima ariko runaka agiye gusezerana n'iki umva cyari cyabaye rero mu gutinda kwe yari yabuze amafaranga ayo mafaranga bari bamuciye yari yayabuze sabe urumva mbere yuko nanjye urumva ko nari umuprofesor mu ADPR muri ko gukundana kwacu habayemo ko njye ndamuhindurira mu ADPR muri ko mu ADPR yari afite paruwasi nanjye mfite yanjye imuhanga hari paruwasi ya Gahogo ubwo ho mbye mbiherukira ubusingizi yego we yasengeraga muri paruwasi ya Gahogo nge ngasengera muri paruwasi ya Nyabisindu nge natanyiraga yego hakuno nge nasengeraga ku mudugudu wo mu Kibirigi wo gasengera n'uri kuri paruwasi nyirizina ya Gahogo urumva naramuhinduriye nyine yaragiye rero muri wa munsi ubwo byari byamucanze byamukomereye yaragiye kugera kuri pasiteri wanjye sabe wo mu Kibirigi nyine aho nasengeraga aramubwira ati nguriza amafaranga pasiteri wanjye yacururizaga mu mujyi wa Muhanga yari umucuruzi hari undi muti yako nitwaye duhujije umwuga nawe wo kuri paruwasi wo ku mudugudu wanjye witwaga Kayinganire yaragiye amwaka amafaranga amubonera 20 ajya ku wundi arayamwaka nawe amubonera 20 nabaye 40 arasimbuka ajya ku mukobwa w'inshuti yanjye ari nawe yari yifashe gutya mu rukiko hose ameze nk'uwaguye mu kantu amwaka 15 amwaka amafaranga nawe amubonera 15 indi bintu naje kumva mama we yaje kumbwira hanyuma arambwira ngo ngo nishyure ayo mafaranga arambwira ngo nishyure ayo mafaranga sabe nishyure ayo mafaranga ngo ni nyina wamabe ko muri batisimu ngo yaragera amubwira ngo namuha inka ngo umukecuru aramubwira ati ntago ati kare ntago nafata inka yanjye ngo nyikuziturira wa muntu nawe ngo yifunguraho 20,000 arabimuha ayo mafaranga yose yateranyije abaye ngaho SB 75,000 muri 75 iwacu yagejeje 50,000 nyuma yo kuva mu rukiko rero hakurikiye hiki nyuma yo kuva mu rukiko twaratandukanye nyine bisanzwe twagiye kwiyakira biranarangira turanatandukana urumva ngiye nta makuru nari mfite habe n'amaki ariko mama we nyindusha ibijyanye no kwiyakira ngewe niwe wabyise ninjye wabyishyuye kuko n'ubundi niko twari twabyanzuye ngiye ugomba kwakira abantu bavuye mu rukiko sabe mu kuza twe twavuganye ko agomba kuzana imodoka nyine igomba gutwara abageni yacu y'ivatiri isanzwe ariko baje muri tagisi mu kuza muri tagisi byari hari imodoka y'ivatiri yari hari y'umucuti yari hari n'ubundi yari yaje mu bukwe twebwe niyo yadutwaye ibyo ngibyo bivuyeho nyuma ibyo byose birarangira sabe nyuma yaho rero twaravuye mu rukiko byaranarangiye sabe uzi ko nyuma hafi ndabona nk'icyumweru ariko naje kumenya ko nako 50,000 ariko amakuru none hangarukiye neza umuzi w'ubuzima kuri ubu extra power formula wa muti kabuhariwe wirahirwa mu kuvura abagabo batakibasha kwisayidira ndetse ukaba n'ikimenywa bose mu kuvura bikinishije kwawushyize kuri promotion umwihariko wa extra power formula ni imbatura mugabo ikaba umuti karundura mu kugarura akanyamuneza mu muryango wayimenye ntayishidikanyaho cyangwa ngo ayigereranye kuko irihariye kubera ubudasa bwayo mu bushobozi naho ibyo kwikinisha n'ingaruka zabyo bisigara ari nk'umugani hehe no kugenda uhungetwa ubabara umugongo uzunga isereri cyangwa se ubabara umutwe nimutugane tubafashe ukorera mu Gatsata wanaduhamagara kuri nimero zacu 0786 04 34 aza kumenya iby'amafaranga yo ngayo yagiye kuguza gusa nta nubwo nigeze nyamenya iyo byo naje no kubimenya hanyuma nyuma cyane numva ntayo umutwe biranancanga ndavuga si uyu mugabo kuki atigeze abwira ko inka yagize icyo kibazo akancaho akajya mu rugo akajya kubivuga ntitubanze ngo tunabiganireho
mbibwiye mama yuko ibyo bintu nabizi mama mpindura umusazi atari wajya ureka kubeshya umuhungu yarikoze umuhungu yarikoze aza kutubwira ikibazo cy'inkwano atabanje kukunyura mu kivugane ndamurahirira ndamugana ntabwo nzi sabe byabaye birebire cyane pasiteri n'umudiyakoni bo barabibona babona ko hari n'ikibazo baza kundeba banansaba n'umwanya rwose barambwira ati turagushaka uduhe umwanya turashaka kuzaza kukuganiriza nza kubibwirwa n'uwo mudiyakoni ni nawe wari unyegereye witwa Karinganire araza arambwira ati ndashaka ko twe na pasiteri turashaka kugusura tukakuganiriza waduha umwanya tukaganira ndamubwira aho nta kibazo umvuga binashimishije kuganira nawe ndamubwira nta kibazo bashakira umunsi ndanababwira nizaze tuganire baraje kuko hari nimugoroba abanyeshuri bose ndabareka baragenda dusubira muri atelier turi twenyine turi batatu icyo gihe barangije barambwira ngo ese mugwane kucyura umwana mutoya shibana byugiye ngo kuri na mwiza ko ufite n'amafaranga niki kikwihutishije kujya gushaka Sabe muri 2004 urumva ko twakundanye 2004 irangira muri 2004 naragiye muri Kenya icyo gihe nari ngifite sepasi yo amara imyaka 2 kandi iyo nari mfite ari ya 2004 icyo gihe banangiriye inama bati ko ufite bene wanyu nta kuntu wahita wigendera ugakubitayo nk'umwaka yakura akazarongora abandi ariko ntibambwira ikibazo nyirizina kiri hagati yabo nawe ntabwo kibabajije narakibabajije narababwiye nise kubera iki barambwira bati reba amafaranga ahembwa ari amafaranga ubona yaza kumarira iki nyine banyeretse icyo kibazo kandi nsanga icyo kibazo aricyo nakiriye mbere kuba yahembwa ayo mafaranga nakiri byari bintwaye kuba yarakoraga ku kazi nta kintu kari kantwaye numvaga ko nta n'ikintu kantwaye nari nabimukundiye mbizi neza akabikora nari nabimukundiye nzi ko uwo mushahara ari wahembwa yakoraga ibiki ubwo ngo yari umusirikare yego ubwo birangira bambwiye bati wakwigiriye Kenya kundi baba bafitanye ikibazo nawe cyuko bamubonye yuko ari umugabo urenze kubona umuntu w'umukristo arimo agenda guguza amafaranga yo kujya gukwa bo bari babibonye ariko kugira ngo bambwiye yuko habaye icyo kibazo bo baza kumbwira ukuntu ari umuntu ntakwiriye ari umuntu tutabana ibiki n'ibiki bangira niyo nama yo kubona afata inzira ngasubira hehe muri Kenya nkagota y'umwaka yego noneho Sabe narazicitse cyane ndetse nanabitekerezaho biranandenga Sabe ari ikintu ngiye kukubwira gikomeye abakobwa simbizi abo wenda mbabona ibihe byayo ndetse ntabwo ari nka kera ushobora gusanga wenda abantu baramenye ubwenge kurenza hari nk'abantu ba kera cyangwa se bitikege n'injye wari ufite ubwenge buke ntabwo nari nzi yuko iyo umuntu asezeranye mu rukiko kujya kuruvamo bigomba kujya mu rukiko ntabwo nari nzi ko kujya mu manza ngo umuntu ajye kuburana umuntu atandukana n'uyu muntu ahubwo nari nzi ko ahantu ushobora kugenda ukavuga ibi byanze bagahita basiba bihindura bati nyine byanze rwose ibyo nabibwiye abanyarwanda nk'ukuri pe mpagaze ku maguru yanjye icyo gihe ubu nyine ndabizi uruzi yuko nyine umusezerano kumva bitava mu zasi cyane rwose ari kugenda bagahita bandukira ibyo bintu bikanava mu nzira ndabyibuka rero umuntu wari wadusezeranyije icyo gihe bari barimo kubahindura icyo gihe bari bimutse hari undi muntu wari ugiye kujya ku buyobozi bwaho ibwami Musambiri wacu nyine wanasezeraniye kandi twari tuziranye cyane Sabe ntabwo ndi bumuvuge gusa twari tuziranye cyane kandi mu buryo bwa hafi ku buryo numvaga ari bumfashe wumva ko icyo kintu ibintu bambwiye nabitekerejeho Sabe numva nyine ngiye no kubivamo nubwo ntabonaga ikintu kijya kubiburamo neza kuko ntacyo nahawe ariko numvise ibintu pasiteri ambwiye n'umudiyakoni birakwiriye ko nabireka pe njyewe icyo nabashije kwifashisha narebye gusubira muri Kenya nsanga ntabwo ari byo ndetse sinshaka no gusubira muri Kenya nta n'impamvu yo kujya kuba muri Kenya mpunga ibyo mfite atelier mfite ibintu nkora ntabwo nkuriye kubivamo naragenda mwegera ariko Sabe uwo muntu n'ubundi nawe yari yarambujije gushaka yari ambwira ati kugira umwana mutoya waba yeretse gato ugiye gushaka urumva aricyo kintu cyihutirwa nanamusubije yari umusore ndamugana ariko reka mubwire siko abasore mwebwe mwemerewe gutereta igihe mushakira icyo aricyo cyose watereta umukobwa ukamubwira ngo ndagukunda ariko njyewe ntabwo nemerewe kujya kubwira umuhungu ndamukunda rero ntabwo ngiye nzagereramo kuko arambwira ati niyo wagira imyaka 30 ufite amafaranga utekereza ko uzabura umugabo ndavuga ese 30 nzajya kubwira umuhungu ko afite amafaranga hanyuma ahunde Sabe ubwo nasubiye rero kujya kumutakira mubwira ukuntu ushaka ko sinyura Sabe yandemera kurwara bw'ikirenge aranzamura ngeze ku musatsi ujya kumugura uti rwose nje gusinyora sindi nanjye kumubwira bya bintu noneho yambwiye ndabona
nkwiriye kubivamo nkwiriye kubireka hanyuma arambwira ngo kuriya izihe mpamvu se njyewe ni rwose ninabonye bitameze neza ati si ibiki bitameze neza mukobwa ndavuga ni rwose njyewe ni rwose umfashije njyewe ndabona ntinabireka ni basi wenda nyine nkagenda nyine ubwo se ngo wavuga yuko ubundi ugiye gutandukana nawe kandi muri iyi minsi usinyemo habaye ikintu iki cyaba kibaye cyatuma utandukana ndavuga ni kubwanjye numvaga nabikora nanga kuvuga ibya pasiteri nanga kubwira n'iby'umudiyakoni kuko numvaga nabyo bitarimo no gufatika kumbwira ngo ari umusirikare ngo ahembwe 10,000 ngo numva sibyo ntabwo ari ibintu najya kujya ariko nanone uburyo wabimbwemo numva nabikora ari nayo mpamvu nagiye kumubwira mfashe sabe yamereye kumuza arandeba arabitegereza mbona ngiriye umujinya mwinshi nk'uwambitakura cyane uzi ijambo yambwiye yarambwiye ngo umuntu nkawe wamwambika irozi akamujyana muri iriya gereza ubwenge ngo gereza yanyerekaga nyine gereza ya Muhanga ahantu tuye kandi dutuye nk'uko ngo kugereza tuyibona hakurya witungira umuntu urutoki ati hariya kumva rwose nawe urimo urahareba nubwo twari twicaye mu nzu yayindongeyeho urutoki mbona ndayireba nkurikije uburyo cyo tunateganye nayo arambwira ati kuba kwambara imyenda y'iroza akakujyana hariya muri mabuso sabe abimbwira niba numvise ambwiye nabi numva nanyambitse n'iroze ariko sinamenya yuko ari ibintu bibanza kugora ujya mu manza ukawiburana kugira ngo ubashe gutandukana na wa muntu nubwo sinigeze nkuramo ikintu ngo mitamenya yuko ari cyo yarashatse kuvuga cyangwa ari we mujinya mwinshi ndavuga ati wananiwe kubireka hakiri kare utari wajya mu rukiko ugiye kubireka ugiye mu rukiko sabe nase numva none intege zirangiye none ndanyicara ndavuga ati nimba ngiye kwambara irozi ngo ntabwo ari irozi shingwa biranandinze ndavuga ati po undi se umuhungu ko nari cyo dupfa ubundi ndarwana n'iki ariko nyuma nza kumubaza ariko se kubera iki nyine habayeho kiriya kintu wese nka kuko yaravunitse sabe yanyumvisha ukuntu nka yavunitse nyine kandi itari n'iwabo ku buryo nari ahandi nyine kubeshya n'iri n'iwabo niho bagomba kunywa n'iri n'iwabo yavukiye nyine ahantu agahita hakurangira ku musozi wawe mu gace k'iwabo yagomba bane nakure biragoye oya niyo bitari kugora sabe ntabwo natekaga yuko ibintu byose ari ibinyoma ari kumbiye ntabwo nari kujya kugira basimubeye cyajya gukomeza rero cyane dukomeza gutegura ubukwe biza kufite n'ikikango sabe ikikango cyaje no kurangira kirayoyoka muri nge nkajya numva nta n'ikintu bimbwiye rwose nkumva umuntu turi kumwe ari umwana mwiza akaza agasenga nkabona n'umukristo nkabona n'umwana mwiza nkaba umva sabe nkubwiza ukuri nari naricaye ndavuga ati ahubwo nitoragure n'ingoma mu gitema niboneye umwana w'umuhungu mwiza Imana rwose ndetse yanangiriye neza nabonaga nta kibazo pe kuba atafite ubutunzi bwinshi ntabwo ari ibintu nari namukunda ntabwo namukunda ubutunzi bwinshi gusa nari namukunda yuko mbona ari umwana ari mwiza wakubaka pe nabonaga nkabona arankunda icyo ariko sabe ntabwo ari ngiye yakundaga ahubwo yakundaga ibyo yambonagaho icyo naje kumusangamo we yankundiraga ibintu nari mfite yankundiye ubutunzi nari mfite yambonaga yuko hari icyo agiye kunyukukamo urugero rwa mbere yahise atoroka akazi tutarakora ubukwe kugatoka ibyo byose yego ukurikirane ibyo bintu byose yagiye ambeshya mu kugitoroka ntabwo yigeze abwira yuko agiye kukivamo icyakora yari yarigeze afitanga icyo cyifuzo ngo bazamusengere ahora asezera bakanga kumusezera ngo kandi yumva atazubaka urugo akiri mu gisirikare genda avuga ni nabikunze uri mu gisirikare kuba ukirimo nta n'ikintu bintwaye uzagume mu kazi nta kibazo rwose ngewe nta mpamvu yo kugisezera nta mpamvu yo kuhatiriza igihe uzumva ko igihe bazumva wenda ko ari ngombwa bagusezera cyangwa se nawe ukabikora witonze wenda ukazasezera nimba wumva byabaye byiza nta kibazo ariko nta mpamvu yo kukugora ngiye kubura umusirikare kwambara imyenda nta kintu bintwaye ego byaje rero kurangira akazi agasezeye akomeza kuba hafi aho ngaho sabe buri mugoroba namubona barimo kwinjira muri atelier iwanjye akenshi ko n'abatanga urumva nakagiga ahubwo n'agatahiga ahubwo mu bite bimwe tukanatahana we yanyiyubatsemo cyane araninjirira cyane ambamo cyane aho kugira ngo nzafate n'umwanya wo kumutekerezaho no kuba najya kumenya uyu muntu muri nindi kenshi nabaga ndi kumwe nawe kenshi yabaga ari ndi mu kazi turi kumwe ariko none nza kumubaza impamvu nyine atarimo kujya mu kazi ni iyi icyo narakimubajije yajyaga agira rero krize y'igifu cyane sabe ku buryo nagiye no kumushakira umuti hari umwana w'umukobwa wagiraga igifu kibabaje banakivuga ku kibaga nawe yaramaze kumbwira yuko bamaze kumwandikira nka 2 cyangwa 3 kumubaga uwo mwana bari baramuhaye umuti aho hantu noneho nanjye ndamubwira ndangira aho hantu umujyanayo umuti barawumuha yese be igihe kinini nanjye wajya kumufatira yajya viyo ngiyo agera kambwa ati mfatira umuti ngiye kwaka kibari mbe mu kazi inze nawe ubonye mite mufata narabikoraga sabe nafataga uwo mwanya wanjye rwose wo kujya kumuzanira umuti ukamubaza impamvu atari kujya mu kazi wajije impamvu atari kujya mu kazi ambwira yuko afite rupo
medicale ya Rudakubana sibenze umugabo witwa Rudakubana ku magambo umudogiteri Kanombe ariko ntawe nzi kwisura sinzi Rudakubana ni muntu sinzi niba yanahabaga kuko byaje kugera aho ngaho numva yuko ikintu cyose yambwiraga kitanabaye wowe dogiteri atarari simbizi ambwira ko afite report medicale ya Rudakubana ariyo mpamvu atari kujya mu kazi kubera ya kibazo cy'igifu nkajya kubona nka uvuga ko umuntu ari dogiteri wamuhaye report nyine yo kuruhuka noneho biza kugera aho ngaho nkabona iminsi iragenda nkabona ariko se kudasubira mu kazi ese report ntabwo yari yarangira ngo yango nasubiye Kanombe kugira ngo banyongerere urumva nibwo yazaga kundeba ntabwo twirwanaga umunsi wose ntabwo ariko yazaga no kundeba wenda buri munsi cyane buri munsi ngo bari aho ngaho ariko akenshi nko mu cyumweru yazaga inshuro nyinshi kundeba mu cyumweru reka tuvuge ko wenda nk'iminsi nk'ibiri ashobora kuba yaraburagamo cyangwa n'umwede ariko niyo yaza kundeba yego yabaga ari hafi aho ngaho ubwo iyo report medicale yakomeje kumbeshya yuko ayirimo ariko mu by'ukuri ntayo yari arimo ahubwo akazi yari agasezeye yaranatashye n'ibikoresho byabo yarabibasigiye twaje rero gukora ubukwe ibyo byakomeje kuyimbanya dukora n'ubukwe ubwo rero ntiyatorota akazi yaragasezeye ntabwo yagasezeye yaratanze ibikoresho warigendera ntiyagaruka mu kazi ntiyasubira mu kazi ubwo icyo gihe ntabwo yari yagasezeye ahubwo yari yagaturutse ubwo usezererwa guhereza n'ikikwemera ko wasezeye byaje kurangira wumve yuko kugira ngo umenye ko yatorotse atakiba mu kazi byaje guhuza n'igihe cyo kugira ngo dukore ubukwe icyo gihe twakoze n'ukwezi kwa gatanu ntari namenya yuko akazi yagaturutse kubera ko akarimo nyine numva ko ubwo nyine afite n'ikimbari cy'ubukwe kuko naranabimubajije nyine ambwira yuko nyine yakomerejeho no gufata ikimbari cy'ubukwe ntabwo nari nzi yuko nyine yasezeye imyenda yayisize iyo mbere igihe cyaje kugera rero ndabyibuka mu bihe byo gukoresha invitation sabe ni namubwiye ko invitation yari ize urabizi abantu bajya gukoresha iyo bajya gukorera ubukwe butangira no gutekereza ku bikoresho byo mu nzu uko muzabaho ibiki n'ibiki ariko hagati aho ngaho nari narabajije mushiki we nyuma y'uko abapasiteri babimbwiye nyuma y'uko naciye muri iyo mivugano yose nyuma y'uko naciye muri ibyo byose naje kubaza mushiki we ndamubwira ariko ndamubwira ni musaza wawe ntibi ariko ntibyinka umukobwa arangije arambwira ati mvuga kubwiza ukuri ati byinka ze njye ntabwo mbizi ati ntabwo mbibeshye ndamubwira none se ntibyinzi mu by'Imana mu by'Imana se afite inzu gushaka ngo wenda ngo ntabwo nabanze igihe yayiguriye numva bijyanye by'abavandimwe nyine ubwo wenda nta muntu uba witaye ku wundi sinigera mbiha umwanya ndicecekera kuki utapererezaga mu gihe wumvise information idasobanutse kandi bakurikiye babyumva kuki utahita kuvuga uti reka noneho njye guperereza sabe ntabwo nigeze ngira umutima ngo bize ukuri habe na muri kano kanzu ntaje komeza mukora ubukwe dukora ubukwe ndabyibuka mu bintu bya invitation nambwiye ngo ni uri bizakoresha invitation ariko sabe kandaruka akantu gatoya turi mu rukiko twagombaga kwifotoza umufotogarafi yari uwe urumva ngene ari kwakira abantu uri kurya kuko mubwije kuri yuko byarangiye nyine nekeye imitwe arambwira ati fotogarafi amafaranga yanjye kuri konte yahoraga mbwira umuntu bakorara gombo witwaga John ko John yigeze akora amakosa baranamufunga ubuse yabagaho yego John yari ahari rwose ndamuzi John we yari ahari naranamubonye John yahoraga mbwira yuko ari ufite ayo mafaranga ye yamuhaye yamugurije ngo kugira ngo ayishyure mu rukiko yafunzwe yahoraga mbwira yuko ya mafaranga byo 200 amazina y'abandi bantu badakonsaninga mu kibazo cyanyu uyakuremo donc uvuge story yawe nawe gusa abandi bantu ubavanemo hari gihe bibabangamira yego faranga yambwiraga azakoresha aho hantu yaje kumbwira ko yagurije uwo muntu nyine nyuma nyine urumva yaramunyeretse inzu narayibonye yambwira ko amafaranga azakora aho hantu byaje kurangira rero ya mafaranga bigaragara ko uyu muntu noneho yayamugurije kandi atarimo kuyamwishyura ariko akaba arimo kumubwira ngo nzayakwishyura itariki n'iyi baravugana kuri telefone habyumva ntabwo bigeze bavugana ngo mbyumve cyane ko bari banaturanye ndetse banaturukaga ahantu hamwe numva ko ari ibintu byabo nk'abantu b'inshuti baziranyeho ntabwo ibyo nigeze mbyijyamo cyangwa telefone sabye kandi n'igihe namenyane nawe nta telefone yari afite yigeze ambwira ko ngo yagiyeyo ngo aho umupolisi ngo kuri uwo mupolisi w'uwo muhungu nyine aho ibyo byabwiye ko isi yabereye ngo barayimwaka sinzi ngo bayimwambuye sinzi ibintu byambeshye nk'ibyo ngibyo sabye sinigeze nabyo mbyitaho ko niko kuri sinigeze mbyitaho ngo telefone ngo barayimwatse ngo simbyye byari kuba bindeba ntabwo nigeze mbiha agaciro icyo gihe rero ntabwo bari kuvuga kuri telefone ngo mbumve cyane ko nta telefone namusanganye ntayo yari afite yambwira ko bayimwambuye muri ubwo buryo nyine yambwiyemo yambeshyemo nuko byakiruka icyo gihe rero yarambwiye ati wantangiye amafaranga wawe yayimpereye uriya muntu avance y'amafoto y'umufotogarafi ko njyewe runaka azanyishyura iki n'iki ko nzahita njya guhereza niba ya muntu mu kwita avance byaje kurangira n'amafoto ahezeyo biragorana kugira ngo amafoto azaveyo nkamuga se umufotogarafi kandi nanjye akaza kuba ari njye wareba mu kazi kaza kundeba noneho birangiye mugase kutishyura umufotogarafi byaje kurangira rero bibaye ngombwa yuko n'uri n'aya mafoto ari njye uyishyura
njye wakiriye abantu n'amafoto narayishyuye hano haje senkani akavuye kose kameze nk'uko ibyo rero byaje kurangira nyine habaho n'undi gihe cyo gukoresha invitation sabe invitation nazo zaje kurangira ari we ugomba kuzikoresha ariko nabyo bikora agiye nyine turazikoresha urumva nyine nk'umuntu utarana habaga atari nazwi cyane muri Muhanga agenda ari nazwi ni nanjye kundana no kumujyana ahantu abo bantu babikorera bananzi twaragiye nyine turazikoresha nabwo arambwira ati kubera yuko nyine turabona runaka arambiye cyangwa ngo amafaranga mu iki kiniki ati gutya gutya fasha n'ubundi ntangiye avance ya invitation nazo narazitanze sabe nazo zaje kurangira ninjye uzishyuye sinatanga ariko ninjye uzishyuye ibyo mu rugo ndababiguze ibikoresho byo mu nzu rero sabe ubwo kubutegura amakanzu ikanzu njye nabazidoderaga nubaye ikanzu warayikoreye yego sabe njyewe nadodaga amakanzu y'abageni nambikaga abandi nanjye naridodeye ikanzu cyashya ndanayambara narayambaye nidodeye ntabwo rero ikintu ntekereza ko ibyo bintu hari bije nkavuga byo gukodeshereza abakobwa amakanzu ntabwo nigeze naramwaka ngo wambaye n'ikiciro cyatanu cyo gukoresha ibyo bintu wapi narabyikoreye nyine byose ndanabirangiza urumva wenda ikintu ntabwo ndibivuga ngo cyari kimuriho ariko ibikoresho materiyeri zo mu nzu zari zimuriho yarazishye twagiye ku mutekinisiye amubwira intebe dushaka urumva twari dufatanyije nyine turi kuvuga ibintu dukeneye akabati ibitanda komande turayitanga sabe birangiye aravuga ngo nzabona amafaranga umunsi uyu n'uyu ngo ubwo nzaza gutanga avance turava turagenda wa munsi wo gutanga avance mbaza njyewe nyiri kubikora ko bayamuhaye arambwira ati wapi ntawe nabonye wikoraho umuhungu njya kubona mbona ngo waraje ndamubwira nti runaka ko yambwiye ko utari wamuha avance aratangira gukora biriya bintu gute kandi ubura ibintu biri kugenda iminsi iri kudujyana arambwira ngo urabona nyine ngo runaka ngo gutya na gucyanga amafaranga ngo wowe ngo nimba harayo waba ufite wowe waba umuhaye avance agatangira akaba arimo gukora hanyuma jewe amafaranga naza rwose yandi yose uzi aya mafaranga yose murimo nge nzahita yose nyishyura turishyura ndamugana nta mafaranga mfite ngewe ngubu nta mafaranga mfite yo kubikoresha wakwihangana mukareba ukuntu wakoresha uko ushoboye uwo muntu akakwishyura ukagenda ugahereza uriya muntu akadukorera naho ubundi iminsi mira tujyana aratuje araceceka aragenda biyo urumva nta kubikoresha dongera amamagara wa muhungu ndamubwira ariko wa muntu yageze kuzana amafaranga ati ntayo yanzaniye urumva yarazaga njye simbimubaze ubwo nkabanza nkibariza uwo nguwo kugira ngo ataza kumbwira wenda ati narayamuhaye nanjye nkicara nzi ngo birakorwa sabe byaje kurangira nyine ngiye nyine ndamubaza mubajije arambwira ngo wambabariye ukabona ntangiye make byaje kuncanga bincanze ndavuga nti ariko umuganire kandi mbenishyuye avance narayishyuye umuhungu atangira gukora byaje kurangiriramo hagati n'ubundi nanjye inshingano mfite n'ibyo ndimo n'ibindeba byose biba byinshi nsigara nyine ntegereje ko nagomba kujya kwishyura bya bintu nimba harayo natanze ntegereje ko nanjye wenda agomba ngo nanjye kumwishyura nanjye ngakomeza wenda nkagira nanjye ibyo nikorera nkaba nzi ngo nawe arajya gukora bya bindi sabye byose byaraferinze ubukwe burinda buba bugera nta kintu na kimwe n'iki haba intebe habe matera habe igitanda buri kantu kariko kose uzi umusore aba afite mu nzu iwe nta na kimwe cyari gihari byavuye he ni wowe wabiguze sabe biratangaje kuko twakoresheje ibintu bigenda ari isanga byanjye urugo ruratangira tubanye mu rugo ariko sabe umunsi wo kuza gusaba no gukwa urumva ya mafaranga yarataraboneka urumva iby'urukiko n'inkwano byabaye mbere nyine kugira ngo batange inkwano kugira ngo tujye mu rukiko gusaba no gukwa no kujya imbere y'imana byagombaga kuba nyuma nyine bikaba mu cyakimenyetso cyo kuvuga ngo waje gusaba no gukwa ariko iyo nkwano yaranatanzwe mbere byarabaye imbere rero ngo icyo gihe cyageze n'ubundi ayo mafaranga atari yahaboneka baraza sabe umugabo cyari bitangaje naramubwiye isi kutarimo kudodesha costume usaba wambaye iki ambwira ko costume yaguze igitambaro kandi urabona mu mujyi wa Muhanga ndi umutayeri nakajya no kukimurebera akoze be yambwiye ko muramuwe bagiye kukirebana kuko ari umutayeri nari mbizi umva nyine bagiye kukireba harimo na kidodo kuko yanadodaga n'amakote nari mbizi kumbi ntacyo yigeze agura habe n'agatabo nta nicyo yamuhaje nizo ubwo byarangiye gute sabe byarangiye dushakanye ariko muri bya bintu bitangaje n'ibintu bitangaje wongeraho bitangaje nakoze uko bitangaje bitigeze n'ibintu bitigeze no kubaho ubundi naho hari ikinyoma se bwari ikinyoma byose byari ibinyoma
urugo mu rugezemo urugo twarugezemo urugo turubamo Sabe inzu twatashyemo n'ubundi niyo nakodeshaga wumve ko byageze finali ibintu byose biri ku mucanga kandi ndareba mbona nta kindi kintu cyo gukora ubwo ntiwari wihebye nari narananutse urongorerwa iwawe ho yes nari narananutse nsigaranye n'ikiro kimwe umva abantu bari muri Muhanga wabona ubu buhamya yabyibuka cyane kuko nk'abantu nakodesherezaga mu mazu barabazi ko ari ho hantu nakoreye ubukwe kandi ari njyewe wabanje gukodesha muri icyo gipangu ndetse ntari nyimazemo nk'amezi nk'atatu ane gutyo umuhungu aza nsangamo ku bikoresho nari mfite ubwo nyine nta ntebe yari mu nzu byari ibikoresho byanjye icyo ni ikintu umuryango wanjye udashobora no kwibagirwa urugo ruba ruratangiye ariko Sabe ibi mubwira naramukundaga cyane ku buryo kugira ngo uze kuntangira nyine mubwire ngo bya bindi byose ibi byose narabirenze urumva nkamukunda gusa nkumbaze ngo namukundiraga iki ntacyo nzi nta na kimwe kuko ngiye kureba ibintu byose yarimo kunkorera byari bibi handi wagira ngo nari mfunze nk'amaso wagira ngo nari mfunze nk'ubwenge wagira ngo nari mfunze nk'ubwonko kuko ntacyo nabonaga twarabanye rero muri ubwo buzima ibintu byose ni nanjye wabikoze ngaho kwakira abantu ngaho guteka ibyo byatekwe amafaranga yarimo kuva muri njyewe Sabe ikindi kintu se gitangaje muri iryo joro Sabe yari mubi cyane hari ukuntu nyine umuntu agukoreramo cyangwa se akakugira nk'igikoresho cye ntabwo nzibagirwa nyine baza bakavuga ngo ntabwo muri bujyame ngo mutishyuye fanta zaje gusa ni ukubana yego ahantu nabaga mperereye niyo yazaga kwikopesha no gukorera amanyanga none se Sabe kuki atagiye gukorera ibintu byose muri paruwasi ye yakaba abapasiteri ibyo bintu akaza kubyaka iwacu kuri ngewe icyo yashakaga cyari kiye nuko nibaza kwishyuza bazishyuza njye turaziranye nyine basaza banyishyuza naje kwishyuza naje kwikopesha yikopeshaga ahantu bizangarukaho nibyo naje gukura muri iki cyose uko naje kubibona nyuma Sabe siko nari numirije nta kintu na kimwe nabonaga hari ugeze mu ijoro ry'uko baza kubishyuza yego baje kutwishyuza nyine baravuga ngo ntabwo turi bujyame tutishyuye fanta zaje gusaba ikanga Sabe nta n'igiceri cy'atanu yari afite atanu ntawe yari afite urishyura nabwo nishyura fanta zaje kunsaba iyo tugeze muri ibyo hazamo n'ibintu byaje gusaba cyaje byangiritse babizi mu cyaro basabisha noneho mu barokore ni imitobe ni ubushera urabuzi byose rero byaje bipfuye Sabe hari ukuntu usanga ubushera bukururuka wari kumusanga n'umutobe yapfuye ukururuka hari ibitoki ngo bitanga indaya bambwiye ko ngo ari byo bari birenze b'ibyo bintu Sabe iwanyu bakwiriye kwenga ibintu bajya gusabisha bigapfa ukanabishyira mu mashini kandi batunganya umutobe mwiza ushoboka kurusha indi yose ukabizana nibyo kugenda muri byagiye binkurikirana byabaye icyo gihe ntacyo twinjire mu rugo rwawe mubanyemo mwabanye neza nibura mukimara kubana tukimara kubana twabanyemo neza anyihishemo anyereka ko nkunda mwabonaga kwihishemo yaranyihishemo Sabe yaranyihishemo kuko nimba ubanye n'umuntu azi akwereka ko agukunda ariko mu by'ukuri akunze ibiri inyuma yawe ntabwo ari njye yarakunze ahubwo yarakunze ibyo nari mfite kuko yasize akazi ntiyabimbwira ngo no kugira ngo umenye ko yasize akazi nabyo nabimenye tumaze kubana umugore mu nzu nta bindi menya yuko n'akazi yagasize ndamaze ubu nibazagufunga ati nta kintu bazantwara nisubu bazagutwara nta kintu bazantwara ibintu byabo byose narabibasigiye cye nta kintu bazantwara byari njyewe utamufunze byabayeho baramufunze Sabe tumaranye nk'imyaka nk'ine baje kumutwara nyine yarafunzwe yafungiwe kuba yaragitorotse nyine Sabe ubuzima rero burakomeza urumva yaraje nyicara iruhande nta kazi afite turi mu nzu y'ubukode dukeneye kwiga sinzamusiga mu rugo ngo niba uri bukorere urugo ndagomba no kuba nshaka umukozi ubwo nabaga umukozi ndamwishyura inzu n'ubundi ndayishyura aho nkorera ndahishyura deje n'amafaranga yanshinzemo ko ninjye wakoze ibintu byose yewe na nyuma naje no gukoresha intebe kuko nabonaga ari igisebo n'umuntu uzaza kunsura Sabe nsigara ndi wa mugore utunze urugo Sabe umbona ndi umuntu simubwire gutya nishyura urugo nk'umuntu utagira umuntu wo kunsova habe na gake kandi nitwa ko nashaka wamubaza tutsi wagiye gushakisha utuntu ku ruhande tukabona ukuntu tubaho Sabe urabona y'abantu bakibana hari ukuntu baba bafite urukundo
muri bo rugize no kuba namubwira ngo ujya gushaka akazi sabenge uwo mutima uziko ntabwo yigiraga unambamo ahubwo yarankurikiraga akaza akansanga mu kazi aho ndimo gukorera akirirwa nyicaye iruhande nanjye nkabibona gutyo sinjyana n'igitekerezo cyo kubona urumva ariko muri icyo gihe nyine no kuba namubwira ngo kutajya gukora ndabonaga nyine bimbuye cyane cyane n'akazi noneho yari akavuyemo yesu sinyabonaga naho ndi bumwerekeza ahubwo ajya no gukorera noneho nagigaso ko yambeshyaga yaje kumbwira ukuntu babantu nyine bamutekereje ukuntu bamwambuye uzi icyo cyambwiyemo bamwambuye yambwiye ko wamuhungu bafatanyaga yashaka karongora mushiki we abonye tarongoye mushiki we bamuheza buri kimwe cyose nayo amafaranga barayamuheza yari yaramugujije hambwa ati ngiye kubera kugukunda kandi yarashaka ko ndongora mushiki we byatumye ibintu byose bamati urabona n'amafaranga uburyo nayamuhayemo nta nyandiko nyuma yamuhaye nk'inshuti namufashishije nk'inshuti ntabwo nzi ko bamemutira ikizo utabajije uwo muntu urumva yarangije kumbwira inkuru y'uwo muntu cyane anyereka n'ukuntu ari umwanzi cyane anyereka n'ukuntu ari mubi cyane kandi ananyereka yuko icyo kibazo cyaturutse kuri njye yakunze atarongoye mushiki we urumva se wewe nari kujya kubaza iki musaza w'umuntu urumva se njye nari kumva bari bumbwire iki kandi barambwiye ko ikibazo ninjye cyaturutseho ko ninjye wakunzwe akangwa mushiki w'uwo muntu akaba ari nayo mpamvu batwaye ayo mafaranga bakanibyo by'imyenda byose bakabimuhezaheza kubera yuko atarongoye mushiki we byatangiye guhinduka ryari wawe sabye nicyo gihe cyose ndatekereza ko bitari binariho ari se nimba mba mu nzara njye uyikodesha ubundi gutekereza ko bitari bihindutse ariko twarakomezanyije ndetse sabye ngira n'ibibazo bikomeye cyane maze gushaka n'amafaranga yose maze kuyikuraho nsa nkaho nshiriwe ariko mfite atelier yanjye nari mfite n'abantu benshi nagombaga kudodera mu mpeshyi urumva twari twakoze ubukwe mu wa gatanu mu mpeshyi haba hariho amakwe menshi nari mfite abantu nzadodera amakanzu mashyashya nari mfite abantu bazaza kunkodeshereza numvaga n'ubundi buzima buzanakomeza nubwo ntatekerezaga ikintu uwo mugabo azakora nyine nabonaga ari umuntu w'umugabo wenda bazashaka ibyo akora cyangwa se wenda akaza ati tukareba ibyo twakongera amaho wenda tugashakisha uburyo twakora byaje kurangira rero ndi muri icyo cyumweru ahubwo cyo kugira ngo kiriya nyine wakoze ubukwe utegereje kugira ngo kwezi kwa buki hajya ubwo nta nuko nigeze ndindira urumva inshingano zose zari zikindi ku mutwe kandi nta bushobozi buri aho ngaho buri budufashe bwo kudutunga bundi naje rero kujya mu kazi nari najya mu kazi banyoherereje abana nigishaga ba nyiramazu arababwira ngo ibiciro byazamutse by'inzu baze babimbwire ko abantu bose bo muri iyo miryango bemeranyijwe yuko ibiciro byazamutse byagiye kuri aya mafaranga nari ndababwira nta kibazo nanjye nzayatanga bari ko mbasubiza ndamusubiza ndababwira nti mugende mubwiye ko nanjye ayo mafaranga nimba abandi barayemeje ntabwo ari njye wava mu muryango mvuga ko ntazayatanga nanjye nzayatanga ariko byari akagambane kuko hari undi muntu nawe ngo nawe wabikoraga washakaga gukuza mu nzu yanjye nahageze aho ubundi ngera muri kwa kuvuga ngo ngiye mu kazi byihuse nagiyeyo nyine ngezeyo ambwira ko ashaka njyayo kumureba anjije arambwira turi mu muryango rero ndagukeneye nakoraga nkaho gutya nka mu muryango imbere inyuma yo mu gikari habayo saro y'abagabo we yamwumvishaga ko agiye gucamwo ku buryo bazajya bahingukiranya nyine indi ikaba saro y'abagore indi ikaba iy'abagabo ubwiye ku muhanda aho ngo nakoraga ntihari hagiye kubaho abagore nyuma hakaba abagabo byaje kurangira rero aho hantu bimutse mu buryo bununguye njya ku yindi linye hari Muhanga hari ahantu bitaga ngo Rutekibuye hakazaho n'uno muhanda uzi Kigali iyo Rutekibuye nta bakiriya babagayo wasangaga n'amazu yaho hari nkaho hari mu busa byaje kurangira rero hongeye kubera ko nta yindi nzu yari aho ngaho hafi ngezeyo muri ya nzu ngiye mvuyemo ahubwo ahita yinjira mu ndi muntu wakoraga ibintu nk'ibyanjye mu kwinjiramo urumva ntabwo umuntu yaza aje kureba umuntu ngo nanjye ngo umubwiye ngo denguri aho yimukiye kandi ibyo akora ari nabyo ukora bagiye ubwo nyine abakiriya nahise mbabura nka gutyo uwo mwaka wose usa nkaho mbereye mubi pepe nego ariko ndakomeza ndagerageza umugabo atarabona akazi nta kazi yari afite yabaga aza akanyitera iruhande umugore wagira tugatahana mukirirwa mwicaranye wowe n'umugabo cyane ni mu kazi yego ndi mu kazi we yicaye aho ko mwari special biza kurangira ubuzima bw'Imuhanga bunaniye ariko hari umuntu w'umugabo wari unzi muri Kigali agira umuntu wari nyina wabo washaka nawe gukora gutangira ibintu by'abageni aramubwira ati hano i Kigali ugiye mu kubidodesha ibintu by'abageni byaguhenda kandi inzu umwana uzi kubikora neza wagenda ukaba ari we ubihereza akabigukorera uwo mumama rero nari narigeze mbimuha ariko mbere yuko ibyo byose biba nari narigeze nyine mugurishaho ibintu by'amakanzu nari narigeze mbimuha noneho mbonye ko ubuzima nanjye bunkomereye mbona ibintu byateriye kuriha inzu mba nkoreramo kuriha homba mbona birangoye ndangije ndavuga nti noneho ibi bintu wabigurisha ngasigarana kudoda bisanzwe ibi bintu nkabivamo
numva ko ubuzima bwari butangiye kugenda bwanga bugorana, ndabukora njyenyine, ibintu byose birandeba, bindi ku mutwe kandi n'inshingano ndagomba kuzikora. Ubwo byaje kurangira rero mpamagaye wa mama mubaza ngo yangurira n'ibyo bisigaye, ambwira ko atakibikora, ariko ambwira ko hari undi muntu yandangira. Andangira umukobwa witwa reka no kumuvuga, andangira umumama nyine hano Gikondo. Aramundangira turahura, turanavugana, arambwira turabifite byiza cyane, duhana umunsi nzabimuzanira. Ndanahita ndabimuzanira. Maze kubimuzanira bita tumemezanya, arambwira ati ibi bintu ni wowe bidoda, ndamubwira ni njyewe bidoda. Niwowe bidoda none kanzuka na dekora, yego ni njyewe ubikora. Ibintu byose urabizi byo gukora ikanzu, umuntu rwose wamupimuka none se kandi ubikora, nisi wabikubwiye, sinamudodeye, sinamuhaze n'ibindi yanagusobanurira. Anje ahita ambwira ati none se waretse tugakorana. Sabe byarangiriye neza, yarankuye Muhanga. Uza gukora iki? Yego, nari ntambariye urwo rubuga rwose, byari bibi gusa, nta cyiza cyari kibirimo. Nahise nza gukorera i Kigali, byabaye nko kumfasha, kwabaye nko kumfasha ubundi. Nahise mbimugurishaho, ahita nambwira uburyo ki tugiye gutanganamo amafaranga, turemeranywa n'ibiciro azajya mpemba ku kwezi, nkaza kumukorera. Ari hano Nyenyeri, niho icyo gihe naje gukorera. Urumva atelier irarangiye, ngiye gukorera abandi. Yego, aho kugira ngo yaguke ibyo nibwira ko ngiye kwagura atelier ye. Nahise mwimukira i Kigali no. Yego. Utarabona akazi. Atari yabona akazi. Tuza muri Kigali, nkodesha inzu, urumva amafaranga nayo banyishyuye njye mu gukodesha inzu, ntangiye no gukorera wa muntu, niko nari namaze no gusama, nari mfite inda. Ndazaza ndakora, maye biza kugera igenda nananirwa, kubera ninda kwicara ku mashini n'iki bigenda binanira. Mabuje rero arambwira ati reka mubwire rero runaka, ndegenda ubufashe ikiruhuko ubanza ubyare, nyuma yaho uzagaruka nyine dukomezanye. Sabe urumva byateliye byari byararangiye, kudoda byari byararangiye. Hari akantu nakubwiye, naje kugurisha Sabe n'imashini yanjye ndayigurisha. Harantu byakomeye, niyo miryango kwishyura birananira. Ndi ku munsi wo kugurisha imashini, nari maze nk'umuntu ugiye kugurisha nk'inka, ya ndinge yanambyariraga. Yego, nararize Sabe iyo mashini kumva mu maboko, mbera nka wa mwana w'ikirara watanze umunani we. Nararize ngera ubwo mugana ngaho genda bari ujye kuyigurisha, sinshaka ko banayishyura ndebe. Mugeze i Kigali? Twageze i Kigali nyine wumve gutegera nta mashini yari mfite, itegera aho ngaho biranananira. Nta kazi afite, ariko yarazi gutwara moto, ariko atagira permis, nta provisoire, icyangombwa cyose kiranga umuntu wajya mu muhanda, ntacyo yari afite, ariko yarazi kwitwara. Ntabwo nari nzi ko abantu bafite ukuntu bajya kuri za moto, nyine hari ukuntu abantu icyo gihe banashunguka ukuntu bakora nta byangombwa bafite ariko bagakora. Icyo ngicyo ntabwo yigeze aza ngo yicara gishaka, ariko hagati aho kuko yarazi kumonta ibintu by'amahema, urabona nyine ho hari aho bagira bakanamonta. Ibyo bintu yari abizi, yarazi kumonta. Icyo gihe ndibuka muri Muhanga hari umuntu wari utangiye kujya muhibira akabyo kumonta nk'ihema ukamuha $5,000. Nyuma yaho rero byaje kurangira, tugeze aho ngaho uwo mudamu wampaye kumudodera nawe akajya muhibiraka, ariko yabimuhaye se nk'akangahe buriya mbere yuko asezerera, yaje kumenya ko nawe adekora abizi, aza nko kumwikira ariko akimuhaye nka rimwe. Tumva yarakimuhaye rimwe, ibintu byo kujya kurara nkaza nko mu Mutara, ibintu nk'ibyo, anamuha n'amafaranga make. Urumva yaramufatiranye, ntabwo yarazi ibintu byo mu mujyi, aradufatirana nyine amuha amafaranga makeya, wenda na nyuma tuza kubimenya, ariko nabwo byari byabaye. Mu rugo rwawe rero byakomeje gute, cyangwa se byahindutse ryari? Mu rugo rwanjye byaje guhindukira nko muri 2018 ndumva aribwo bitatangiye kugenda neza. Ariko Sabe urumva mu gushakana muri cya kinyoma cyose cy'urwo rugendo rwose, ibintu byitwa ko bihari bidahari, ngasa nkaho ntangiye ubuzima, ahubwo ari nkaho ari njyewe wishatse, nta kintu na kimwe kiri muri urwo rugo. Ubuzima bwose bwagiye bwononekara, kimwe ku kindi. Sabe ndi umubyeyi wabyaye, ari njye umuntu uri kwishakaho umwenda, nkamenya ngo nkeneye umwenda w'umwana, niguriye buri kantu akariko kose. Sabe umugabo nari ntunze yarameze nka bebe, ubundi hari ahantu byageze mumubona nk'imfura, kuko wagenda ugatunga umuntu ariwe mukuru mu rugo, ariwe ugomba kumureberera, kuko ari wa mugabo umenyereye ngo umugore arishyura inzu, umugore arahahira urugo, umugore arishyura umukozi, umugore arishyura, nimba baje kuvuga ngo umuriro urashize, umuriro n'ibyo ugomba kuwishyura, n'ibyo uri bubazwe, buri kimwe cyose. Nubwo ni ibibazo mwagiranye se ku buryo uvuga ko washakanye n'ikinyoma? Ibibazo twagiranye nicyo kintu cyose cyabayeho. Noneho nyuma yaho rero Sabe yaje kujya abona ibiraka, yabona ibiraka. Sabe yaje nyine kujya abona ibiraka bya decoration, noneho agakora na gato. Sabe akabikora
akabikorera aho ngaho mu rugo bikarangira umugabo agize gute agiye ngo bakamwishyura agataha ambwira ko nyine agakora bwa mbere bamuhaye avance mu gutakaza ambwira ko bamwambaye sabe ibyo bintu biragenda biba ihame ry'urugo njyewe ngira ngo ndananirwa noneho njye n'akazi kose karananira urumva noneho nta n'imashini nari ngifite buri munsi akaza akubwira ko uko yakoze bamwambuye ku buryo umuntu twaberaga mu nzu yaje kugera aho ngaho aravuga ati ibi bintu ntabwo bibaho noneho ko yakoraga ku kazi rero noneho ubwo sabe yari umumotari yari yarafashe moto nyine akayitwara muri ubwo buryo urumva mbere twabanjije kubaho muri ibyo bintu ntawe uzi ibyo bintu bibaho nimba we yaranabizi simbizi ko ntabyanyerekaga yaricaraga ahubwo wenda amaze kubona ko njyewe nta bintu ndiwe kwinjiza nta n'iki yatangiye no gushakisha ukuntu yinjira mu bintu byose akareba ubwo rero moto nayo yayigezeho akajya ayikoresha urumva ibintu by'amadogato biba muri weekend rero nibwo yajyaga mu bintu by'amagato yataha ati ngewe nta banyambuye umva abarokore baramwambura uko ataje ati banyambuye uko ataje ati banyambuye tuba muri banyambuye twabaga hari murambi inzu twabagamo iragenda igiramo amezi ageze muri ane icyo genda byibuka nyine kandi ati ibintu ntabwo byumvikana ubwo wakora gato njyewe numva ko nari ntagikora byari byarahagaze ntagikora sabe narize kudoda nzi kudoda ibintu byose ariko nta kazi na kamwe byari nicaye aho ngaho byaranancanze ahubwo noneho birangira rero yaza ambwira ngo yagize ndivuga ko ahantu ariho hahereye ikibazo gikomeye cyane sabe ndagenda noneho cyane inzara sabe inzara irangica ntabwo yahera ku rugo se no sabe wapi ndivuga ko hari n'abantu nagendaga nabwiraga nk'umuntu akambwira ati rero wa mugabo kubera ko yamenyere ko ariwe wahira urugo yumva hari inshingano zo guhahira urugo atarize byose bizagenda gute rero umuntu akagenda akajya gukorera amafaranga akaza kubwira ko bamwambuye ayakaje ngo atunge urugo ntayahari bayambuye mwabiganira se twabiganira nyine yambwira ko bamwambuye ukongera guhita nkabyakira gutyo ngere nari kongeraho iki nkamugana nyine se ko nta mafaranga uri kuzana ngo banyambuye mu gitondo yagiye nagiye kubareba ngo banyishyure bambwiye umunsi umwe bagasubirayo ngo ntayo bampaye sabe bikaba aho ngaho ngo bagahera akongera akazakora undi bigahera biragenda birahera bigeze aho ngaho njye ubwanjye ndananirwa ndivuga ko nagiye ku muntu w'umupasiteri wa n'inshuti yacu mbabwira ikibazo mfite nyine nawe guncecetse sabe ntavuga na rumwe hejuru y'ibintu byose byatondekanye urumva nani famiye nibazaga nimba ndi mu rushako nimba narasaze ntibazaga ibyo ndimo byaranabacanze kuko hagati aho ngaho nzi ko nongeye no gutwara n'indi nda nyine ntwita inda ya kabiri yazi kuri aba bana basa nkaho bakurikiranye nk'umwaka kundi umwe arushaho undi umwaka gusa uravuga ati si umwana ugiye mu rugo rumeze kuriya umeze nk'uwirongoye mwishatse akaba agiye no kubyara naroma bizagenda bite ibyo byose kwaje ari gutesa ubuzima bwanjye sabe ibyo byose birimo biraturuka hehe ku buzima bw'ikinyoma ku rukundo rw'ikinyoma kuko uwankunde ntabwo yaje kunze nge ngo dufatanye ibyo dufite ahubwo yaje areba ibyo mfite kugira ngo yicare we yirire yinezererwe ntabwo yari afite gahunda yo gukorera urugo ntabwo yari afite gahunda yo kubaka nta yari ihari sabe ukurikije ibyo byose byatangiye imbere nta yari ihari byakomeye ryari kugira ngo nawe ubone ko urugo urimo ari ikinyoma byakomeye icyo gihe muri 2008 ubwo nyine twari turi aho 2008 twaharenze tugeze noneho handi ari mu kazi we karakunaniye yego naho ngaho nyine yego naho ngaho nyine mwabayeho ubuhe buzima rero mu ncamake mwabayeho ubuhe buzima twabayeho mu buzima nyine n'ubundi bw'ikinyoma bwo gukora umuntu akubwira yuko nta mafaranga finaroma byaje kurangira niryo kosa yagukoreraga yego ntabwo ari iryo ryonyine kuko nyuma yaho naje kumenya yuko amafaranga yabaga afite ahandi hantu ayajyana akajya kwiyorohereza akajya kwishakira inkumi yego nabyo bwo naje kubimenya ko byagiye bibaho ariko icyo gihe ntabwo cyangwa ndabwo barabwira ngo uzi umugabo wawe agaruza umugabo wawe kandi aho ngaho nanakubwiye sabe nta nubwo nanabyemeraga nta nubwo nanabimukekeraga ntabwo namukekeraga ko icyo kintu agikoraga uko kwamburwa ko buri munsi azambwira ngo bamwambuye ntabwo nigera mbikeka noneho yari afite indi defo sabe yo kuba ujya kubona ukabona umuntu araje arakubwira ati se agahita akubwira ngo ngewe mufite ubukwe bwa runaka ngomba gutaha kamuka se runaka wowe runaka nyine yaza ku rukwe ndashaka gutaha ubukwe bwa runaka ese runaka kutamuzanye ko nanamuzi oya nyine runaka ni inshuti yanjye ni umuntu wenda tubana mu kirokore ni umuntu tubana mu ki byose ni uwo tubana mu makorari ahatera inkunga hagira gute sabe rero ubwo byaje kurangira nyine akajya ataha ubukwe ntasi abantu bakamubwira ati ariko umugabo we kutatashye ubukwe bwa muramukazi wawe ibyo byabereye nk'umurambi ibyo ndabyibuka ndavuga muramukazi wanjye yana muramukazi wanjye afite wakoze ubukwe kandi umugabo yatubwiye ko agiye mu bukwe bwa mushiki we icyo gihe nabwo byabaye birebire kuko ubwo yafashe inzira aragenda ajya kure ari Butare
yagiye muri ubwo bukwe yambwira ko agiye muri ubwo bukwe ariko umuntu ntazi hahandi umuntu yahaguruka mu rugo agusiganye n'abana sabe nta kintu mufite cyo kurya arabizi neza agafata itike akigira igutara akazongera akagaruka ahubwo yabaga agiye mu bukwe nyine yabaga agiye mu bukwe ariko ubwo bw'umuntu ntazi utanga gutumiye ntafite na invitation ngo mvuge ni uwo ni umuryango utaraza gutumira umuryango yabaga ari muntu uti ibyo ngibyo bibaho ngaho sabe naje gufata umwanzuro kuko nyiri inzu yendaga kuyidusohoramo ndamubwira nti sungu koko kuko wabikorera amafaranga nyiri inzu nawe akaba amaze kurambirwa akavuga yuko atazakomeza kutwihanganira rero jewe birananiye pe sabe ndibuka ko umunsi umwe nyiri inzu yarambwiye ngo kuba ino nzu mukiyimo wamubijyanye no kubera wowe ariko nkurikije amanyanga y'umugabo wawe ntabwo mwakabaye mutsindereye mu nzu ni wowe ntirimo kurengera pe kuko ndakureba nkabona n'izi mpinja nkibaza ahantu ugomba kugenda nazo nkumva birancanze kuko mwakamaye inzu yanjye kandi bakayikodesha nkabona amafaranga ese ntiwabwiraga umuryango we aho kwasuba ubukwe babwira uti uyu muntu umuganirize gutya kuko urugo rujya rwubakwa n'abaruri hafi mabukwe naramuganirije kuko ndibuka ko igihe kimwe aribwo nabyaraga umwana wa mbere haje kubaho ikibazo cya crise nyine urumva ko bari baransezereye ngo ni ngende nimara kuruka wenda nzagaruke mu kazi haje kubaho crise ikomeye cyane sabe noneho mabukwe araza kuko yarambwiye mu gihe twenda gukora ubukwe ngarimo arahingisha imyumbati wabo ngo kugira ngo izadufashe niyo mu gihe cyarageze urumva kugira ngo nzatwite nzajye no kubyara umva ko hari hafi nk'umwaka kandi none iyo myumbati yaranahinzwe mbere yuko tuzajya gukora ubukwe urumva nagiye nanyaga nk'imyumbati yeze cyangwa se ibyo byate byeze nandangije ndamubwira nti se wagiye kugurisha ya myumbati kureba turi mu buzima bubi basi tukayifashisha hanyije arambwira ati yifatanyije na runaka aho niyo yahise ambwira none ko afatanyije n'undi muntu arambwira ati yifatanyije na runaka turagira ngo no kuzagenda tukabyigaho tukabiganiraho yari hari iyo myumbati se nta yari hari ati tukagenda tukabiganiraho none se nta kuri na kumwe nibura yakubwiye mu buzima bwawe sabe nta kuri na kumwe k'umugabo nashatse nigeze mbona mu buzima bwanjye kumva namumenya nahura nawe kurinda ntandukanye nawe nta nuko nakumwe sabe ubwo rero tubana muri Murambi byaje kurangira njye mfashe umwanzuro ndavuga nti none ubwo nyiri inzu aho kugira ngo azayidusohoremo tujugunye hanze reka mfata inzira ngiye mu rugo ndebe ko n'umugabo yakwisubiraho wenda agatekereza akavuga ati reka ndebe ko nishyura inzu basi tubone uko tubaho uruvamo uragenda iwanyu nafashe abana banjye ko ari babiri nzinga imyenda mu gasakoshi mfata inzira mbangiye mu rugo ndigendera sinagira ikintu mvuga arampamagara arambwira ati ndamubwira nti nagiye mu rugo ese kuki wagiye mu rugo ndamubwira nti nyiri inzu arashaka amafaranga kandi araza kubimbwira buri kanya nawe nabikubwira ngo barakwambura none uragira ngo tubigenze gute ndagira ngo ukemure icyo kibazo numara kugikemura ngaruke nanjye nicare mu rugo hanyije arambwira ati okay abaye aho ngaho nyinze akamubwira ati wanyishyuye nta mafaranga byageze aho ngaho mu prive ayo mafaranga yose yaranamukiye nta yigeze mwaka nyinze twaravuganye arahari nta yigeze mwaka kuko nta nawe yari kuyakura nta nayo yari kumuha sibyo ntabwo naje kugaruka ubwo yacu nagiye nihe imusambira niho nahise subira njya mu rugo nyine guru ndi kumwe na baba yego nagumye aho ngaho kurumva ko nawe yahise bamusohora mu nzu nawe ngo sinzi yagiye gucumbikisha ibintu nyuma yaho rero aza kumuhamagara ngo ngaruke muri Kigali sabe ndi kintu wamutabye mu nama ufite ibibazo bagiye kumusohora mu nzu wigiriye iwanyu none se sabe urumva naramutabye mu nama ngo ngiye kumbaraga zanjye nakoresheje guhera na kera akona naragize kandi sabe icyo gihe we yarimo gukorera amafaranga kandi amafaranga yakoreraga ntayo yacyuraga none urumva naramutabye mu nama gute sabe ahubwo niba wandabye mu nama utaramfashije na kare ngo dushyigikirane tuvaho hose ntabwo nanjye nari kuba nararinze kugira ngo mbure byose yego ubwo rero njye cyo nashakaga nagira ngo n'icyo kibazo gikemuke kuko nabonaga ko bikomeye kandi nkabona uwo ndi kubwira ari we mugabo wanjye ntari kunyumva namwerekaga kandi nawe yarazibonaga ese twavuga mu nzu y'abane tutari buyishyure kandi akorera amafaranga Musambira wahamaze igihe kingana iki Musambira ntabwo nahamaze igihe gitoya kubera yuko ubwo yaje kumpamagara ngo ngaruke muri Kigali nanjye mubwira ko muri Kigali ntayigarukamo ndavuga nta ahubwo wewe ngwino kuko namaze kugera Musambira mbona n'abantu bahaba sabe uzi ukuntu nasaga uko narabaye nari narananutse narabaye nk'igikanka kubera iki inzara ibibazo guhangayika mbese ibi byose mbona bya buri munsi mbona umeze nkaho tutari kumwe yahoraga ari nk'umuntu umeze nk'iguruka yabaye mu nzu wenda agatafata Bibiliya ngo ngiye gusenga ko nako nyuma naje kumenya ibyo byose ibyo byabaga bihatse bitaro gusenga sabe ndaza kuhagera babara nigira imbere ndaza guhita mpagera byaje kurangira rero mubwiye ngo naze tubane muri Musambira yaje kwemera araza tuza kuba Musambira mbwa niyo zakomeza ukorera Kigali cakira ubuzima muri Kigali nanjye reka nze noneho nubake ubuzima hano urumva hano ngiye kuba ni iwacu sabe tumaze kubyumvikanaho urumva narangije kurangizanya na wa mama nawe afite ahantu yashyize nyine ibyo bintu byiwe
byaje kurangira nese Sabe yubu n'umuntu bamwirukana munsi akabura n'ubwo kodesha indi ubundi urumva cyari cyoroshye kandi yakoraga amafaranga Sabe ibyo ngubwira n'ukuri yakoreraga amafaranga akajya gusanga imusambira ubwo ntabwo hasanze iminsi myinshi ariko yaraje turabanza dufata inzu yo kubamo tumaze gufata inzu yo kubamo aragenda urumva ntabwo twayibayemo ngo twarayifashe aragenda nyuma yaho agaruka rimwe azanye ibintu bya mbere ntabwo yagiye ngo abitegere imodoka ntabwo yagiye ngo agere gute yaragiye azana detail cyane cyane nk'ibitanda wabonaga ari ibintu bizasigarayo cyane cyane wabonaga nk'utundi tuntu tw'udukoresho turemereye bitazoroha kugira ngo bipakirwe bize sinzi uko wenda byari kugenda hagati aho ngaho kuko ntabwo icyo kintu twari twakakivugana noneho ubwo yazanye ibya mbere njyewe mpita njya no mu nzu asubirayo mu kugenda Sabe yagiye yagerageje ko azamvugisha ndaheba mama ngize ngo mpamagara nimero ye bati ntabwo iri kuboneka nubwo nyine bari baramufashe baramujyanye muri bya bihano bye nakubwiye ngo yaje kubizira naje kuzabimenya nyuma rero yuko ari wari ariko mu kubimenya njye byaje kundenga urumva abantu bagendana na moto urumva ko yatwaraga na moto harimo cyagiye bari barimo kwica abantu abamotari cyane nimbubizi hajya bamburaga abamotari bakabicaye icyo gihe kiragiye cyane rwose ni Rwanda rwanda gusanga baba baramwishe yego noneho nyuma mpamagara muri umuntu we mubwira uko ikibazo kimeze nawe ngo sinzi undi muntu ngo oya nambwiye ngo mu gihe yari atarabibaza ahubwo ngo umupolisi wamuhamagaye ngo aramubwira ngo mukuru wawe arahanaho batubwira ahari ubwo nanjye mba ndabimenye nyine birangira rero Sabe nkurikije ubuzima bwose twari twarabanyemo nkurikije ibintu byose yagendaga nkorera nkurikije uburyo cyari n'umukristo sindanye ndavana ku mana iki ni igihano ubundi ku cyuno muntu ibi ni ibiki wenda wabona ni nk'ishuri Imana imuhaye kugira ngo agende yiga na bya bintu byose agenda agakora wenda azavayo yihanye mwari abo umuntu mwiza ariko kuzajya akora biriya ariko Sabe hagati aho hari ahantu namubajije nti ese ko wambwiye yuko wambeshyaga kuko niramubajije kuki wambeshye arambwira ati nakubeshya kuko nagukundaga kandi nasanze ninkubwiza ukuri utazanyemera ndamubwira nti wese uko nakwemeye noneho ntabwo wajya umbwiza ukuri ngo rwose ngo nanjye ngo ntabwo nzi impamvu ngo rwose ngo ntabwo ndi kibintera ngo rwose ngo yemera ko yakubeshyaga yego ubwo yafungwa yaje kugaruka yarafunzwe noneho ndanabimenya Sabe nanjye nari ndi mu buzima bubi aho hantu nari ndi nanjye musambira ubwo nari ngeze muri kayo y'ubuzima bubi urumva na hantu ngiye gutangira bushyashya nta mafaranga mfite nta kintu kimwe mfite cyo kundengera habe hirya habe hino ndangije urumva nari narangije gufata n'indi nzu yanjye Sabe ni birebire kuko hari naho nashatse gusubira mu rugo icyo mvuga urumva baramufunze yaragiye ntabwo biturangirije yaje kugaruka murongera amasubirana yego mwasubiranye muwe mwaka bamutwaye urumva ngewe iby'umurambi ubwo wenda imyaka yabayeho miremire nubwo tunabitemo mu bayange gutyo kuko bamufunze muri 2012 yagarutse ryari yagarutse muri 2013 ngira ngo mu kwezi kwa gatanu murongera murabana yego ansanga ni musambira urumva igihe kingana iki mubaho mu buhe buzima none yego ubwo icyo gihe yaraje Sabe njya kumwakira nta kintu kimwe yazanye yaje gutyo njyeweho nari maze kwiyubaka naragerageje ubuzima bwose bushoboka Sabe njya nibuka yuko najyanye umwana wanjye Garidiyene ahantu musambira baramubwira ngo yarwaye bwaki ndicana ndarira ndavuga nti so ubu ngubu bwaki nzayimukirisha iki njye nafite ubuzima bubi Sabe budafite amafaranga budafite n'umuntu yitayeho nubwo hari iwacu ntabwo ubuzima bwanjye ntabwo bwari bworoshye habe na gakeya byari bingoye ariko nubwo byari bingoye ntabwo navuga ngo nuko ngo wenda ngo umugabo hari ibindi yankoreraga birenze kuko nakubwiye ko njye namye ndi umugore wikodeshereza inzu nkayibamo nubwo ahantu yagarutse yego nubwo yaje asanga n'ubundi ndi mu nzu nikodeshereza murabana araza tuyibanamo nabanye neza se nibura aza yari yasubiye ku murongo yaje ambwira yuko yakijijwe ariko na mbere yarakijijwe noneho yari yarakijijwe cyane cyane ko n'ahantu yari ari yampamagaraga akambwira ukuntu arimo kunsengera akambwira ukuntu ibintu bimeze neza ubwo byaje kurangira rero ambwiye agarutse nyine turongera turabana aza rero ajya muri korali ambwira ko Imana yamubwiye yuko nyine bagomba kuzagenda bahita bajya no mu makorali yaje ahita ajya muri korali ya paruwasi y'Imusambira aho bita ibimomwe ajya muri korali ya mbere mwabanaga neza icyo gihe muri iyo minsi iyo mike gutyo twari tubanye neza byabaye ibibazo byari byabaye ibibazo hanyuma urumva 2013 reka mbishyire 2014 2014 yego
ikibazo cyabaye iki 2014 nibwo yongera ahinduka nka kwa kundi yagiye gakora kwa mbere yongera nka kwa kundi cyane sabe noneho ngira ngo hari ibindi bintu yaba yarakwiye yara mbese ngira ngo ahubwo yongereye kurenza araza cya kinyuma kirakomeza kuri kwe ntako akajya muri korari akabeshya sabe yaje kujya ahantu i Muhanga akahakora kuko yagiye gukora icyo gihe akazi k'ubufundi ajyanywe na nyirarume barakorana ubwo yamubwiraga ati wanshakiye ibintu naba nkora ko nicaye nyine nkarimo gukora nkanabishima cyane nkabona gize na courage yo kujya kubikora aragenda ajya aho ngaho nyine abantu yakoze akazi k'ubufundi ngiye ngo yakoze hari nta kwezi yaba yarahamaze nimba bari bahafite akazi gato simbizi ariko ahantu yaragiye yari mu rugo rw'umumajoro none habwira umudamu waho ati wazambwiriye umugabo wawe akangurira moto ko nanjye nakoze y'igisirikare ntiyamfasha nanjye mukangurira moto azayishyura ariko nyine abantu bafatana moto umwaka mu mwaka akayishyura barayimuguriye yego majoro byaje kugira ngo umudamu we yaramufashije koko mutarayigura amaze kuyigura ubwo byari urumva nageze muri korari 2014 2015 nyirizina 2015 bamuguriye moto yego bamuguriye moto sabe ntabwo bigeze bifuza no kumenya ngo niko mbitekereza wenda ibintu by'abagabo abantu b'abagabo babiri bafite wenda kuba baganira ntabwo umugabo yigeze atekereza wenda kumenya ngo afite hari umuryango ntabyo nzi afite hari famille ntabyo nzi bamuguriye moto hanyuma sabe ndibuka bayimuha ari mu gitondo twari tukiri mu buriri n'icyakare rwose yaramuhamagaye aramubwira ati ndashaka yuko saa 3 duhurira ku Muhinde mu mujyi hano Kigali nyine urumva undi nimba yari muri Kigali uwo mugabo ntabwo mbizi ariko nkakugurira moto sabe yarishimye cyane mutajya kuyizana tajya ngubire ikinyoma nkukomereze nyine ubwo rukundo rw'ikinyoma ajya kuzana moto arayizana nanjye yahingejeje aho ari nshyashya narayibonye yarajigira mu rugo rwose moto amaze kuyihageza yahise ajya ku rusengero ajya no gushima atangira n'akazi ntabwo yahise agatangira kuko yagombaga kubanza gushaka n'ibyangombwa byayo nta byangombwa yari ifite ariko ngo bari bamuhaye amafaranga nimba ari 150 byo gushaka ibyangombwa bya moto ariko nanjye ndwara narayamubonanye amafaranga y'amafaranga ko bigenda noneho birangiye uwo munsi hari korari yagombaga kuva ku Gisenyi urumva yabaga muri korari inkuru ya paruwasi imusambira yari afite korari hari korari yari yaraje kubasura yari yavuye mbuga ngari ku Gisenyi bari baragiranye ubushuti nawe nyine sabe niba umuntu sociable ubasha kubana n'abantu ntabwo icyo nakigira afite iyo mpano ye yo kwibana n'abantu we n'umugore ntibabana nuko abantu baraza gushyiraho question mark oya uko niko ateye kure urabona hari ukuntu uri sociable kuba bavugana n'umuntu umuntu akava mumenyanye cyangwa se abantu bakava mwiyumvanyemo mukundanye byaje kurangira ikibazo cyabaye ikiherere ikibazo cyaje kuba uwo munsi iyo korari yagomba kujya kuririmba mu iriba i Butare iri mu Butare naryo ryaraje kubasura nabo hari abantu barangije kumenyana nawe ni iri Butare ubwo rero byabaye ngombwa ko afata abantu b'umugabo ngari ajya kubaherekeza i Butare bajyana i Butare icyo gihe umunsi yafashe iyo moto yahise yitwara iparika i Muhanga aho kwa nyirarume bakomeza ajya hehe bahurira n'abantu bavuye ku Gisenyi i Muhanga urabizi ko hariyo ngororero nyine bacayo bajyana i Butare bageze i Butare ku makuru nzi hari umugabo w'umupasiteri hano muri Kigali ngo bahuriye nawe yagomba kuza mu ivugabutumwa ry'ikigo giterane kiriba ngo yaramubonye arangije aramubwira ati runaka sinzi umuvuga nimba byabigoranye uceceke make arangije aramubwira ati runaka ati Imana yangiriye neza ati yampaye moto ati hari umuntu nagiriye neza ati none yanguriye moto kubera ibintu namukoreye hanyuma ngo afata arangije avuga ati yo ati Imana ishimwe ngafata ku ntake arapfuka arayisengera uwabibwiraga niwe bajyanye nyine nko ku Gisenyi muri Mugangari kuko uwo mugabo ni nawe bagarukanye nyuma yo kuyisengera yego barataha baza mu rugo bazana n'iyo moto n'ubundi urumva abandi bakomeje bajya ku Gisenyi uwo mugabo nyine bari barangije kwiyumva nawe inshuti yari n'umudiyakoni ku Gisenyi bazana mu rugo kuharara ni nawe nyuma yaje kunsubiramo iyo nkuru y'ukuntu byagenze kuko nawe yari yamubwiye ko iyo moto yayiguze bari bamuguriye moto agomba gutangira akazi moto byarangiye gute moto rero yagiye bari bayisengera ngo ari Butare naho ngaho bagiye barayisengera ni Muhanga yiparika yo nyine ikibazo moto cyarangiye gute ariko ndagira ngo mbwire cya kinyuma nyine moto bayisengera urumva amagambo yakoresheje moto isengerwa kuri aho ngaho ibimumwe naho yababwiye yuko ari umuntu yagiriye neza bamwituye kumuha moto ariko moto yari ipatano ahubwo yagombaga kuvuga ngo iyi moto ni ipatano nusengere kugira ngo nzayishyure yarangiye se ayikoresheje ayikoresheje akora akazi yaranayishyura yagiye yagiye gukorera i Muhanga
ubundi akabaga imusambira akajya ajya gukorera i Muhanga. Sabe yakozeyo icyumweru cya mbere yatahaga mu rugo, icyumweru cya kabiri ataha mu rugo, icyumweru cya gatatu umugabo aragenda ntiyagaruka. yabaga yambwira ko arakora bugacya. Ndabyibuka igihe kimwe yarampamagara ambwira ngo muti bwa mbere bijya kuba yarampamagara ambwira ngo muti mupfiriyeho ngo mu ishyamba gikaburinga ngo yajyanye umugenzi ngo none ngo arimo arayicunga ngo ari mu ishyamba ngo agiye gushaka ahantu ngo ahiraza ngo hana ngo arara kuri station hafi aho ngo ya polisi. Mbyumva gutyo ngira n'Imana ngo imurinde. Ararara indi minsi ntiyagaruka. Buteye mugabo arataha, undi munsi agenda agiye noneho yagaruka. yabaga he? Yambwiraga yuko wararakora bugacya. Nyine yabaga he? Muri Muhanga niho yakoreraga, kandi akambwira ko ariho nyine ariho arara n'ubundi yirirwa mu muhanda. Yego arakora akirirwa mu muhanda akanarara mu muhanda. None nabose bisurara he ntago ariko byari bimeze kose bwe. Yabaga he? Donc yabaga i Muhanga. Yego yakoreraga i Muhanga. Yakora ku manywa akanarara akora. Niko byari bimeze. Ntabwo yabaga i Muhanga, yakoreraga i Muhanga. Aho ngewe afata decision yo kujya yibera i Muhanga. We namubaza nti urara akabaho mu buzima busanzwe yibera muri ghetto. Oya ntabwo bwari ghetto, ntabwo ambwira ko ari muri ghetto, ntabwo ambwira ko akodesha. Niyo kiba ikosa nirihe yakoze ubwo ngubu? Na ikosa yakoze urarizi. Ikosa yakoze nuko yambwiye ati rero madamu ubwo n'ibindi inshingano zawe zirakomeje. Ugiye n'ibindi gukora inshingano wari usanzwe ukora mu buzima busanzwe. Ntuzagira ikintu na kimwe nyaka kuri iyi moto. Kuko ngeri ni ipatano 1,800 na amafaranga menshi. Ndagira ngo nzahitire mu mwaka wose ko twegukane moto. Numva mu bwenge, numva mu mugisha, numva bibaye byiza. Ndavuga nti rwose mpamvu shimwe ubanza n'umuntu no kugenda hinduka mu bitekerezo. Byarangije muyegukanye? Ntabwo twayegukanye. Ahubwo byarangije bibaye intambara. Binabaye birebire, binabaye na bibi. Habuze iki? Moto uko yakagiye gutyo ambwira karara mu muhanda. Ngewe niyo yatahaga yazaga Sabe. Urabizi korali zigira iminsi ya repetition bakagera n'umunsi wo gusenga. Yazaga iwanjye aje muri repetition akaza ahita yikuramo imyenda ahindura undi akajya no muri tushera karabaga rwose agahita ahindura agahita ajya muri repetition akava muri repetition yakubita moto kiboko akagenda nawe nazagaruka agagaruka aje muri repetition. Nyine moto byarangiye gute? Moto kuno byarangiye rero byarangiye ngiye kubona yishyura nyuma yo kutayishyura byagenze gute? Byarangiye ngiye kurambona umugabo araje arakomanze ntabwo nari muzi ku rugi wacu. Urumva nanjye umugabo nari naramubuze ariko mu minsi uwo mugabo yaje gukomangamo yari yabaye nkugaruka. Sabye ku buryo hari naho byageze mbwira ko ari ikibazo ngiye mfite mu rugo kuko nari naramubuze kandi mbona ari ibibazo bikomeye cyane. Bamubajije babwira yuko arara mu muhanda agira gute. Yanambaye n'ingero arambwira tuzabaza umuntu witwa gutyo na gutyo ko tutarara mu muhanda wa Muhanga ko namugabo ko namahotera haba akaba nta bantu barara bakora n'injoro mu muhanda warukora hehe. Musuraje gukomanga iwanyu uri kudusubiza inyuma. Yego hari umuntu waje gukomanga. Umuntu waje gukomanga iwacu yaraje arambwira ngo ni wowe madamu runaka. Naramukinguye nyine namukingura arambwira ni wowe madamu runaka. Ndamubwira ngo yego. Ngo none se arimo? Ndamubwira ntaho hari. Ngo se wamenyera aho yagiye? Ntabwo mbizi pe ariko ndakeka ko yaba ari mu kazi. Ngo none se impapuro twamuhaye ngo usinyeho warazisinye? Ndamubwira nti impapuro ngo yego ntazo nabonye. Ngo ntazo yaguhaye? Ngo none se ngo ibyabaye urabizi? Ndamubwira nti oya ni byise byabaye. Ati rero ati yagiranye ibibazo na majoro ati kubera kutaverisa moto. Ariko mbikubita aho umutima kwa nayo mwakaga boruderi urabizi umuntu agiye kuverisa atana boruderi. Aho yaziraga muri ibyo bihenge naramwegera ngamubaza ariko se uba hehe akambwira ko nara kuri station namubaza boruderi akambwira kazijyana nazo kuzitanga kwa majoro. Akubwira ko nyine yananiranywe na majoro. Yego akubwira ko yananiranywe na majoro ko mu mezi 3 amaranye moto agomba arimo kwakwa 450 kandi amaze gutangamo amafaranga 45,000 arimo yakwaye amafaranga yose asigaye. Andi nta ntuzo yagiye. Nta yigeze aziwanjye nanjye nise nkubitwa n'inkuba ku kanya. Ati kirere. Ubwo urumva ntiyamusanze. Umugabo ansobanurira ukuntu byose byagenze, ambwira ukuntu majoro yamufasha akamuzana kuri polisi, ambwira ibyabereye mu rugo iwe amakimbirane bagiranye n'ukuntu yamuzanye kuri polisi wacu. Ariko amusinze no kubibuka azambwira ngo aruntu asize kuri polisi ngo aje kwambara bote kuko imvura yaragwaga ariko ntabwo nzi ko ari cyo kibazo arimo n'uwo majoro. Ubwo rero aho yaziye narabimubajije. Sabe yari wa muntu ubwira ikintu agaceceka. Uri wabona aho umuntu oya agaceceka gusa agaceceka akakuberera umuntu utarimo no kukumva n'umuntu utazi n'ibyo uri kuvuga. Ndavuga se impapuro baguhaye ngo zisinyeho ziri hehe?
ngo zirahari ese ziri hehe ngo ziri hariya mu ikote iryo kote nagiye kurirebamo ndanazibona koko impapuro z'iki impapuro zari zirimo kumusinyisha yuko agomba kwishyura ibyo 445 byaburaga kandi bikava ibyo 445 ngiye ikintu bashakiraga ngo sinye biko yatanze icyangombwa cy'ubutaka kugira ngo ubutaka bugurishwe nibirangiza babona amafaranga yabo sababu ubwo butaka ntabwo ari buhari kuva nashaka iwawe nta butaka nari nzi bwiwe kigero rero byabaye birebire cyangwa cyari gihari cyangwa cyari ariko ni cy'umuryango ni cya papa we ni mama yego ntabwo ari icyangombwa kiwe kuko nta sambu yari afite nta n'ahantu njye nawe njya mbivuga ngo muri iyi si nta karukangana n'akangaka njye mafite nta n'agapande ubwo rero butaka yatangaga kwari kwikiza kugira ngo ave mu maso ya polisi kuko umugabo yaravugaga ati mumuhe nk'amezi 3 ayafungamo bihwane n'amafaranga yanjye undi nawe ngo asirisimba avuga ati ninjye warutunze umugore ninjye warutunze abana banjye ati none nimufunga baraho gute sabe nani cyatanu hanyuma byarangiye gute byarangiye we n'amajoro nyine bagiranye ibyo bibazo birebire birangira njyewe umugore uwo mugabo anyitabaje noneho uwo mugabo yaje kunkomangira rero yari ashinzwe ibintu bijyanye n'abamotari mu mujyi wa Muhanga nawe ikintu uwo mugabo yashakaga yagira ngo iyo moto bayimukureho aba ari we uyifata uwo mugabo biza no kurangira ahubwo anamwishingiye ibyo nabyo baragiye babikora ku ruhande aragenda aramwishingira ngo batanga ngo batanga na sheke y'impimbano nyine sheke itazigama yego barayimukubita amajoro amubwira igihe bazamwishyurira ariko nta byari bihari nubwo uwo mugabo nawe yarazi yuko iyo mitungo ihari yarazi yuko bitazagorana ntabwo yarazi yuko undi yagiye kumutekera umutwe yuko hari imitungo bazagurisha ibintu bikagenda neza yemera no kuyitanga yego sheke itazigamiye birangira gute biza kurangira rero njyewe uwo mugabo yitabaje anjyana i Muhanga arampamagara ati ngwino mfashe kino kibazo njye Muhanga mpura n'umugore w'amajoro turaganira ndibuka ko arimo kumubwira ati ntabwo wambwiye ko ukijijwe ntabwo wambwiye ko uri umuririmbyi ibintu kuki wabikoze njyewe umudamu yaranyibajije ati se ntiwiga kaminuza kuko ngo yaramubwiye hari ahantu byasakuje arije amuga ati nanjye umugore wanjye urumva amajoro yaguze mutungo agira ngo izagire ihirira umugore we muri kaminuza amafaranga bamuha amufashe kwishyurira umugore we ntabwo byari bigishobotse kuko ntayo yabahaye noneho arangije we amubajije ngo aramuga ati umugore wanjye ndabizi byo kwishyura ko bigora kuko nanjye umugore wanjye yiga ijoro umugore we yigaga amanywa njye arazi ko umugore yiga nijoro Sabine n'umutayeri nyine wicariye Musambira kwa majoro se mwafashe uyu mwanzuro kwa majoro kugira ngo menye iherezo rya ya moto kugira ngo utaza kuba inkuru ndende kuri moto yego iherezo rya ya moto byaje kurangira moto urumva yo yari hari ikitari gihari ni verso amafaranga agomba gutanga byaje kurangira rero ngiye bambwiye ko ngomba gusinyira ibyo bintu babwira yuko nta nibyo nzi kandi mbabwira ko n'amafaranga ntazi ukuntu byagenze ahubwo nanjye nkeneye kumenya ahantu amafaranga yagiye barambwira ngo nibisinyire ngiye mbabwira ko nta n'ubutaka buhari ariko ngiye ndibusinyire baza rero kumenya yuko ikibazo nyine icyangombwa ari kiwabo cy'ubutaka bajya kubaza iwabo nabo barababaza iwabo yawe bigi iwabo iwabo barangije bababajije barababwira barabanza no kugitanga gusa kukibaho bigeze ahari babitekerezaho neza basanga umuhungu wabo ntazishyura barangije barababwira bati ntabwo twabaye icyangombwa gihuriyeho n'umuryango wose hasigara hano no kuvuga ngo nibaduhereze 8 twebwe nk'umwana niba 8 nyine bari ugurishwa Sabine maboko yarambwiye ngo natwe uwo dufite aho dufite ntabwo hadukwiriye ikindi twise ko tugiye kumuha nahantu twama ntabwo harenza 30 uko niko kuri moto birangira gute rero byarangiye majoro asubiranye moto ye biba birebire umugabo asubira mu rugo yego majoro ubwo yaje no kumpamagara ndamubwira ngiye ntabwo naza kukwitaho ko yarambwira ngo ni Musanga i Muhanga numvise amahana afite n'ibintu akora n'uwo muntu wamwishingiye barahuraga ngo bikayiba birebire numva sinshaka kugira ngo ngiye ibyo bintu njye kubyivangamo ariko ngiye yaje no kundeba mu rugo araza nsanga ahantu nicaye araza nsangana n'abana yari yaranambonye nuko meze aravuga ati se ngo yarazi ko ndo umuntu ari mukuru cyane arangije arambwira ati ndibuka ko ijambo yaravuze ngo ndise ngo ukuntu mufite n'abana beza Sabine ijambo yarambwiye ngo uriya mugabo mukundana sinari mpari sinzi n'uburyo mwakundanyemo sinzi n'uburyo mwashakanyemo ngo ariko nk'umuntu w'umugabo ngo ngiye kukubwira ijambo rimwe ubundi nigendere nta mugabo ufite majoro ariko mwatandukanye ryari 2016 twatandukanye twite nde ya gatatu mwari mufuye iki twari dupfuye yuko
ariko ayo mafaranga nicyo kintu cyari kitari cyavuga Sabe kuko nari ntaramenya ahantu ayo mafaranga yarengeye ntabwo bya moto byo ushobora no gusanga ubu ngubu cyangwa n'andi mafaranga n'ibindi byose mwagiye mugira nk'umuryango bigikomeza ahubwo ugenda ashaka kumenya icyo mwapfuye kugeza mutandukanye icyo twapfuye kugeza dutandukanye iki cyabatandukanye kwari kukumbeshya cyane kuko mu buzima bwe yarambeshyaga yarambwira ngo agiye muri korali iriba i Butare kuko yari umuterankunga wayo akambwira ati ngiye muri korali Sabe akansiga mu rugo nta kintu na kimwe icyo gihe yakoraga no muri yaje kubona akazi nyuma y'uko atandukana n'iyo mato yaje kubona akazi muri Kotarako sinzi nimba uyizi yakoreraga hariya Inyarubaka abonamo akazi Sabe babahembaga mu minsi 15 akazi yakoraga nta kontara yari afite babahembaga mu minsi 15 na rotarant je bamuhembaga ayo mafaranga kuko nabaga mbizi byibura nageragezaga kuba namukoraho n'ikintu cyo kugira gitoya nabwo kandi akampa amafaranga yandi yica nikize arimo ambwira ngo ntibabahembye akayaguhaye yego make yanyira akaguha nk'amafaranga atari buhaye n'ikintu gifatika kandi akorera amafaranga menshi Angelique umuntu uri kuri inkuru yawe araza kumenya ko ari iki wapfu donc icyabaye imbarutso kugira ngo mutandukane icyabaye imbarutso gute urugo rurananiye niki cyabaye cyari ikinyoma cyo kudatunga urugo cyo kutamenya abana yabyaye Sabe ntabwo yishyuriraga umwana habe na bike ntiyamurega ngo umwana azajya ku ishuri nubwo nadodaga ntiyashobora no kuyangurira na uniform ntiyahahiraga urugo icyo ni icyambere nayo mafaranga yahembwaga buri gihe cyose yambwiraga ko asohotse agiye muri korali ariko nabyo ntabwo byari ukuri kuko ndabyibuka nk'ubugambwe wongeye ko uri bumbwira ahantu yabaga yagiye yego yabaga yasohokanye n'abakobwa ukabimenya yego ukabimenya byo kumenya cyangwa kubimenya byo kumenya Sabe nkwereka se n'amafoto yawe oya ibyo ngibyo nibyo mu ntabwo byerekana mu itangazamakuru yego ariko abo bakobwa ngiye twaranivuganiraga babiri bose twaranavuganye uwa mbere ari nawe Sabe wamamuriye amafaranga ya moto cyo nacyo naje kukimenya sinari nkizi ni nawe yakodeshanyaga nawe Muhanga bana mu mujyi wa Muhanga yari afite babiri ntabwo uwa kabiri yaje nyuma no kuvuga ngo baje gutandukana ngire ngo afata uwa kabiri noneho umukobwa naje kubimenya nyine ko nawe amufite ariko ni nawe wari warariye ya mafaranga nyine kuko niyo nkuru naje kuyimenya ko yari afite urugo muri Muhanga yari afite ahantu yakodeshaga birakunanira uruvamo ntabwo naruvuyemo Sabe ahubwo ngiyewe yaransigaga akagenda noneho yarageze igihe cyo ko afata inzira akigendera umwe yazinze agiye muri korali twatandukanye ubwo yaje kuzinga imyenda bwa mbere ariko byakomeye mu rugo bitari kugenda neza ngiyewe mfite ikibazo kuko bwa mbere agenda yaragiye ambwira yuko agiye muri korali riba azinga imyenda ariko si ubwa mbere yaragiye agendaga inshuro nyinshi ariko nyakamanzi ko yagiye kuririmba nk'uko yabimbwiraga kandi Sabe yavuga mu rugo ambwira ko nta n'igiceri cy'atanu hari abantu baba hano baririmba mu korali riba urumva twe dutuye Musambira hafi na kaburimbo yambwira ko imodoka iri buve i Kigali ikamufatira hariya ikamujyana i Butare akaza ari nayo yimugarukana njya kansiga nta kintu mfite nari maze gusama Sabe akazi karananiye nta kintu gikora donc uko urwo rwasenyutse nicyo twari tugeze uko rusubiye cya gihe akazi karakunaniye agenda ntasika amafaranga uko urwo rwananiranye umwe akavamo undi akagenda mukajya mu gusubira mu buzima busanzwe yego icyo gihe yaje gufata inzira nyine ambwira ko agiye i Butare nyuma yaho urumva bagenda kuwa gatandatu kubera korali bizanaririmba nyine iragenda igakora amavuna nimugoroba ku cyumweru bagakomeza bakaririmba icyo gihe ambwira yuko agiye i Butare nanjye byakira gutyo ndabyibuka hari mu 2016 kuri Pasika kwezi kwa kane yaragiye ansiga mu rugo nta n'ikintu twari dufite pe ndabyibuka ndibuka ko uwo munsi rwose kwa kundi uzinga abantu mu minsi mikuru reka dana kintu cyari gihari gusa ariko nari nzi ko yagiye kuririmba ubwo rero ku cyumweru nko mu saa 3 biko saa 4 nari mfite intege nkeya nari ndaho ngaho ngigamye numva nta n'ikintu nitayeho umuntu arampamaga kuri telefone yagiye nyine urumva yampamagaye ku cyumweru yaragiye ku gatandatu saa 11 kuko ngo saa 11 za mu gitondo yari yagiye we yabaga yagiye yego umuntu yampamagaye rero ku cyumweru yaragiye ku gatandatu kandi arambwira ati mama Queen ati biti ni byiza ati none se shaho ati uri muri iki kamwe nibereye mu rugo nyine ndramye aho ngaho ndikumva nifite intege nkeya ariko se waje uhaguruka ugaherekeza abandi ndavuga ndi mpaguruka merekeza abandi ni bande se ubonye ndi hanyuma ahita ambwira ati yewe ati mbonye papa Queen ati mubajije ati ko kureba hano mu mujyi wa Musanze muri gare waje mu biki atambwira yuko yaherekeje korali baje kuririmba ndavuga ni papa Queen mu mujyi Musanze reka ise niko numva neka mubwira ni bunkupye gatoya aranguka
kuko nese numva ncanganyukiye muri ngewe twasiko yambwiye ko yagiye kuririmba mu iribi Butare barimo kuririmba muri university yego bero bambwiye ko bari muri university Butare kandi ngewe umuntu ambwiye ko bari Musanze je numva kiranancanze none nyuma nibwo nabanje ndatuzamo bitanongera ndamuhamagara ndamugana ariko se niwe wabonye neza ntiwamubonye se tambuka cyangwa mwavuganye ati ngenda namuvugishije kuri telefone ndamuhamagara naramureba isaha kumwe nande cyane kumwe n'undi muntu w'umukobwa nyine atubona nyine bandi b'abarokore bo muri korali niko ahise mbwira kandi ndamugana okay ndamugana noneho ubumubye gato arankupa ndamuhamagara umugabo ndamugana none se uri hehe kumbe wakimara kubona yuko umuntu wamubonye anzi neza ko byanze bikunze biri mu ngereho Sabe yahise anyoherereza message arambwira ati rero ejo nageze i Butare ariko Musafiri umucuranzi wo muri korali Riba yagize ibyago apfusha mushiki we wabaga mu Ruhengeri twagiye kuzana umurambo ngo twanyuze nk'aho mu masako urumva turi musambira kuva Butare numva nyine ntabwo avuga Butare ndaciye musambira ati twagiye kuzana umurambo numva nikanze none se mwagiye gikari ngo twagiye mu masako kumi saa 9 gutyo hafi saa 10 za mu gitondo ngo nibwo twaciye aho ngaho ngo nanze kukuderanje ngo muri se musina koherereje na message tangije ndavuga ku mana undi mugabo ariko sabireka mubwiza ukuri kubera uburyo kimugo uzwi n'ibyari bimeze yahoraga kuri telefone nindi kuri telefone niwe ninde nasanga ari kuvuga kuri telefone yamuta basagahita yikupa amugana ariko se ubundi kuki muri kuvuga ambanuka byarangiye mu by'ukuri amenye ko yakubeshye yego namenye ko yambeshye amva ndamuhamagara nyine ambwira ko nguko nyuma yaho ndeba ya message mpita nyireba nsanga nyine yanditseho ngo ibyo by'urupfu koko nkuko ambwiye ngo bagize ibyago none ndayisoma neza maze kuyisoma ndamuhamagara wa muntu ndamubwira nti wamuhamagaye gihari ambwira isaha yamuhamagariyeho arambwira ati buretse gato nyirebe arayireba ariko nawe ntabwo yazi ko ngamije ntabwo yazi ko hari ibindi bintu ndimo gushaka arayireba amaze kuyireba arambwira ati namuhamagaye isaha iyi ndebye message nsagaje nyuma yuko bavuganye ita mbona yuko yaje kugaruka mu rugo niba ndamuhamagara ndamugana nti none se ugeze hehe arambwira ngo tugeze ku giti cy'inyoni ndamugana ngeze ku giti cy'inyoni ngo yego ntiwamaye se Musafiri tukavugana arambwira ngo ari mu modoka y'imbere ngiri n'umurambo ngo ari mu y'inyuma ngo ariko ngo nibagera aho bahagarara ngo amumpa uwo muntu se yari yapfuye oya Sabe aba ari wapfuye na mafuti yagiyemo nyine reka tugende ku musozo urugo rwawe rwaje gusenyuka uba wenyine yaje kugutaragenda yabigusize aho muri Musambira cyangwa muri Kigali yansize Musambira icyo gihe yansize Musambira waragenda asigana inda nyine y'amezi 3 yongera kuhagaruka mfite narabyaye mfite maze ukwezi mbyaye nibwo nongeye kumubona yinjira mu nzu urumva yansize mfite inda y'amezi 3 agaruka narabyaye hashize ukwezi nyine mbyaye nabwo araza Sabe arambeshya kubera ikibazo cyo yari ifitiye muri Kigali ngo abantu babanaga sinzi b'abasore bari babimuriye mu kandi kazi babura yo gukodesha bura n'ibindi bikoresho ambeshya ko agarutse mu rugo aje ngo turera abana atazongera ansaba imbabazi ari hana ambwira ko ibyo bintu bitazongera urabizi rero ibintu by'abarokore Sabe nyine nari umukuru wa ADPR bitamuye imbabazi nyine numva yuko umugabo agarutse mu rugo kenukubwira akakubwira ati hangane reka umugabo agaruke mu rugo nta kibazo Sabe ubwo nyine yaraje aha ukwezi kandi nabwo aha ukwezi nyine mutunze